uyu munsi ndagusiga ujye ku muhanda gutega urumva ntabwo uzajya uhora unyerereza buri munsi ngiye kugira vuba uramara kwambara nanjye ndangije koga ibyo ni akazi kawe urajya gusohora imodoka byose nabirangije rwose ikibazo ni uko ntari bwongere kugutegereza kuko umaze gukabya kunyerereza kandi nta n'ikintu gifatika kuba wakoze ahubwo ndangira isabune uyishyize ngire vuba vuba genda urayisanga mu rwogero niho nyisize ari karame nta mwenda wanjye wateye ntabwo ndi kukumva ndakubwiye ngo nta mwenda wanjye wateye ntabwo wantereye umwenda ajyana mu kazi mbyutse amasaha yasize mbona ari njya gutera ipasi ndi bukererwa iriya yawe mbonye muri salo ninde wayigutereye nyine iriya ni iyanjye nateye ariko mpita mbona amasaha yagiye ngira ngo shani yaraguterera shaniya karame mama ariko se shani ubu nisanga he ku buryo ukiri mu buriri ukabona asinziriye kandi mwe abakobwa mwe muzirushye uragira ngo simbyuke ngewe mama nguki niba icyayi cyahiye mu cyanjye ndakinywa byutse inda yo muzi kuyitaho ikibabaje ni uko nayo mutazi kuyikorera niko nk'ubwo iyo ubyuka ukanterera umwenda ipasi wari kubiki none se ma ari niko yajyaga yiterera nawe akaguterera yabujijwe n'iki sinkakubwire ngo umbwire abandi shani niba ari inatantereye ugafite impamvu zuko unterereye ishati na ya pantaro y'umukara ngiye kuba ntunganya imodoka nsanga urangije igikobwa nacyo kimaze kwirata koko ubu se kuki atatereye mama kandi akigera aha nta murimo atahakoraga namaze kubyimba ibere n'urutwe gusa ese ko wivugisha shani waramutse tereye uramutse iyo ngiva mu bitotsi nikomera hari igihe nivugisha cyakora biragaragara ko ukiri mu bitotsi pe niba ugiye kwihagarika rero uhita ugaruka wiryamira umumari ryama se byahetere ahubwo washarika ngo uterete wamaze gutegura ibya mu gitondo sindarangiza ariko ndi hafi sigaje guteka icyayi ubyutse umeze nabi se uragira ngo mbe nkujaburiyeho oya yewe ntabwo nshonje ahubwo mama yarambwiye ngo muterere ipasi kandi rwose ndumva nta kagufu nifitiye nyine nagira ngo ngutere tukanyurizeho sibyo ni iyi shati yonyine n'iyi pantaro kuko ntava iruhande rw'icyayi kandi kigiye kubira ushyize hariya muri salo n'ingaruka ndahita nyiguterera Imana tere urakoze Imana urakoze rwose niba nawe raturekerera Nyagasigano ngo narire goreka ari iki shani goreka ari iki wenda kuvuga ntabwo we na Tereza mwema mumvuga mutazi ko navuye muri dushe ngasanga urimo uramubwira ngo ndumunyagasusuguru kandi shani yanjye we ndakwiyamye kandi ubugambye n'ubwanyuma nkwiye abakobwa mwe nkunze abagire nte koko igihe cyose nindakwiyamya shani yandakwiyamya rene muziyamana mugeze ryari singuye Tereza wamubajije ko ntari mubwiye na ari narasigana yarangiza agahita azasakuza ngo aranyumvise mvuga ngo arasuzugura ariko wowe se ntusiga reka mbabwire mwe abakobwa mwe amatiku yanyu ndayahaze Karines ubundi se kugusiganya byo bikubabazaho iki ko mbona mwese ari umuco mwiza hari igihe mutansiganya nkabihorera iriya si imyenda yanjye nsohotse nkubwiye ntiyinterere buriya se wayiteye maze kubwira Tereza nayije icyo yarahita yitera ngo Tereza niwe ubwiye ngo atari pasi nari cyo bitwaye se uzi ko nta n'isoni mugira niko Tereza ubyuka saa 11 agateka ibiryo bigashya agateka icyayi n'igikoma tukajya mu kazi no mu mashuri tumaze kurya niwe ubwiye ngo atere ni pasi ariko ibyo ndumva kuba bikora nta kibazo kirimo kuko niko kazi yogora ubundi se siko yasabye cyangwa yarazikoze amwe no guteka gusa ubundi akicarira umva bako ayitere reka mbabwire Tereza si umukozi wanyu mubimenye uriya ni umubyeyi nazanye ngo ajya nyifashiriza mu turimo murumva muri mwe hari umuhemba ikindi kandi niyo yabaye mukaba mumuhemba mukwiye kujya mumwubaha kuko ni umubyeyi ufite abana bangana namwe Gusa ntizirya ndakumva erega nakurindiriye ngo numve icyo umbwira Ese wagize ngo hari ikindi nendaga kukubwira kidasanzwe
urabizi uri inshuti yanjye kandi twaherukanaga kera nari mvuze rero ntireka ngo uhamagare tumene wabiri nta kindi da. ibyo ndabizi rwose ntabwo twaherukanaga kandi twanaganiriye rwose ariko nyine icyo mvuga umbwira ntubona se ko nakonoje nta namisigaye mu icupa. hari ikibazo se? ndacyahari niba ushaka kugura kandi kagure rwose tuganire da. reka da mva kandi ndakagura se mfite igishantezi rya mva kandi ntubona se ko akawanguriye nagaciriyemo nanga kugaza umunwa kadashira kawe utarakamara kandi urabizi rwose ko iyo urimo kuvumba ugomba kumara icupa mbere y'uri kugura. harya iryo ni itegeko rya mbere ry'abavumbi? oya iryo ni irya kabiri. ko bimeze da. irya mbere riravuga ngo muvumbi zirikana ko utagomba kwaka inzoga ihenze kurusha iyo uri kugura kabone niyo yaba ibishye ugomba kunywa nk'iyo ari kunywa cyangwa se ukamuha iri munsi yayo. reka da niko bimeze da. amategeko y'abavumbyi ndumva atoroshye. ariko irya mbere rirumvikana kuko ntiwanywa inzoga ihenze kurusha nyiri ukukugurira. ariko se irya kabiri ngo iki ntugomba kumutanga kuyimara ibyo se biza bite kandi? urumva nyine iyo uvumba ntabwo uzi uwuvumbya niba agura rimwe cyangwa se agura abiri cyangwa atatu. niyo mpamvu rero witwararika akazajya gutanga kurimara ku buryo niyaka irindi nawe uryaka. cyane no gucunganwa ku jisho. uzi ko bya bintu ari imibare cyane. noneho yavuga ati dutahe ukabimenya ko ashiri wenyine ugahaguruka mukagenda mugataha nyine niko bimeze. mbese nk'uku nguku nangaga gusoma nkajya nkoza ku munwa gusa nkongera ngatereka ngo ndebe none kano nkagotomere. pepe urebye amagaze nabi rwose unyihanganire simbashije gushyiramo akandi cyane ziryawe nkubwire mu mwanya wanjye ntiriwe nkubeshya uzi ko jyewe ntajya amenya bimwe by'abanyarwanda byo kurenzaho rwose nkubwire urampimukiye. kongo iki usunyikishirije iki cyaka? ihangane niko bigenze ruhu. urumva nyine nari mfite ayabiri gusa noneho ndavuga naho kugira ngo nicare mu kabari njyenyine reka mpamagare mu mwanya wanjye rubumba afate rimwe mfate irindi tuganire burya ntabisanganwa nk'amagambo none se nakoze ikosa? erega ibyo kuntekereza simbigaya icyo ngaya ni ukumuhamagarira ubusa. none se neza irya ko iyo ufite amafaranga ngo uhate amazi mpaka uhikuye iki gitumye wowe rwose umpa inzoga nk'iyi mana? naguze ntukwiye rero shaho rubumba ntangiye ndi rwose singiye guca hirya nca hino numvaga tudaherutse kwicarana ngo tuganire. nuko se nyine niko kuvuga nti rero reka ngo uhamagare nubwo mfite rimwe nawe urakomaho nkangahe dusunika ikiganiro. ikibazo rero ndabona warahindutse ntukiri urubumba wa nyawo. nahindutse gute neza irya? hari inzoga se nguriye irananira? imyitwarire niho mvuga nyine. myitwarire se ki? ko ntuzi iyo umuntu yagushotoraga waramwitabaga. nyine nk'ubu niba ngushoje nawe ugahita ugura sibyo? niyo wabaga rwose udafite amafaranga warikopeshaga ariko ntihagire umuntu ugusuzugura. none ubu pe neza ubuze n'andi macupa wakopesheje abiri koko. ariko niyo mugabo burya yarabiririnze ngo ibya kera si byo by'ubu. ni impamo pe kiriya giheze ko nabaga mfite ifaranga ryanjye nicungaho arikoresha icyo nshaka ubu nakongera kurikurayo. oya ntukaganyira ubu nganya nteze ariko ubwiwe ko kuganya cyane bibanziriza kwiba koko. kwiba nyine gute? wowe na mukesha si mwebwe mufite iduka rinini rivuga muri aka gace niko tuvuga ngo wabuze amafaranga se? evogerasha gura inzoga. icyo ngicyo rero nacyo kimbabaza cyane ukuntu abantu bose basanga nshyashyanye ndi gucuruza bakaba bazi ko mfite amafaranga ariko nashaka ntayicupa rimwe nkagererwayo ntarenza ushya umwana banga kanywa nyinshi ngadasinda. oya se bishoboka. none mukesha n'ubu kugererayo utagomba kurenza usengera noneho harya ubundi nyibutsa sha amafaranga mwashoye muri buriya bucuruzi bwanyu sayo wagurishije ya nzu yawe. ndaceceresha ubwo si byo yabitinyuka akakubarira amafaranga yo kunywera kandi mu byo mucuruza ari nkaho byose ari ibyawe. mva nkubwire nteze irya ubundi nimwumva ngo umuntu ariyahuye ntimukamuseke ahubwo mujye mumushimira ko ari intwari. nteze irya ibintu mukesha nkorera iyo ntaza kugira umutima ukomeye ubu nakabaye nariyahuye kera ariko ubwo bwanjye bupfundikiye ntinya urupfu kurusha gupfa. ariko se ntukavuge ibyo kwiyahura. kotese ninde wakubeshye ko kwiyahura ari ubutwari ko ahubwo ari bwo bubwa? urumva
umva wowe kuba umugore agusuzugura nteze wabikemuza kwiyahura koko. ese ninde wakubwiye ko umukesha asuzugura? none se abaye asuzugura ubwo si byaba bintwaye iki? ko n'ubundi abantu basuzugurwa ku isi ari benshi. ikintu kintera gushaka kwimanika urumva ntizijya nuko yangiza imbwa mu rugo yabaye nako nabe n'imbwa burya imbwa nkuriramuka bakamenya ko igisambo kije kwiba. umukesha we yangiza akabwa k'akabwana katazi no kumoka. none nawe nitaga inshuti yanjye aho kunsura ngo nkomeze uri kunzonga ugura kiyasi y'inzoga. ariko se ko nakubwiye ko ntakwima inzoga nyifite, nta nzoga mfite pe. iri hehe se nyine? mfite rimwe kandi twarinyweye rirashira sibyo? none se indi nyibageho koko? ariko se ubundi tuganiriye nkamenya ibibazo byawe na Mukesha si icyo cy'ingenzi? ubundi ayo mayoga niyo yari ingenzi. tutahira ibyo ibibazo se byurabimenye ngo ubikoreho iki? ubuze kungura inzoga nibura ngo byibuze nsinde ntari n'iryamire ntayo ngo kuganira si umugabura. ubundi suga umuntu w'umugabo umpamagarira icupa rimwe uyobeye ko ryishe umuntu agapfa bakamuhamba. ariko iri si ishyano ariko se ubundi rubu nishaka ngarukire Mukesha ubundi upfana iki n'akazizi aho wayerera iyo uririmba inzoga asikegare we haguruka utahe n'upfa uzuze ko banyweye icupa rimwe bampamagare nkuhambe. mabuja uhize kwitera amazi byihorere bino byombo ni iminota 5 ndaba mbirangije. ariko nakubwiye ngo iki? sinakubwiye ngo icyo kijambo sinshaka kuzongera kugikumvana. ariko se koko umuntu w'umubyeyi tungana urumva azajya mbasha kukwita Violeta? njyewe se ko mutetereza nuko nta kinyabupfura ngira se. ariko niba wowe utabasha kumuhamagara Violeta basi ijya unyita mama Shaniye. icyo ntashaka no kongera kumva umpamagara icyo kintu ngo niba ari mabuja ibyo n'ibiki. erega iyo umuntu agukoresha guha amafaranga ye uba wumva ugomba kumwubaha. nuko nyine udakunda icyubahiro ariko hari undi usanga utamwise mabuja cyangwa databuja mwana bipfa ngo nyine uramusuzuguye. icyubahiro ni icy'Imana tere simaze kubikubwira kenshi. ibi bindi twiratana by'amafaranga menshi n'amazu manini cyane n'imodoka z'ibiciro n'imyenda y'ibitangaza iva za Amerika n'Uburayi ntacyo biri cyo. ibi byose ni intizanyo twahawe ntabwo ari byo bikwiye kugena abubahwa n'abasuzugurwa. cyakora mama Shani ni ubwa mbere nkoye umuntu ufite umutima wa kimuntu. ntubwije ukuri buriya agiye bwa mbere nari nzi ko ibi bintu atari ibyawe numvaga ari nka mwene wanyu bicungiye. kuki se wabonaga atari ibyanjye? wabonaga tudasa kawa mugani njya numva abantu bavuga ngo umuntu afite ibintu adasa nabyo. si ukuvuga ngo ntibasaga nabyo kuko n'ukurebye wese ahita abona ko uri umukire ahubwo icyanjijishaga ni ukuntu wicisha bugufi. nareba ukuntu njya mu gikoni guteka ukansanga ukamfasha naba amaze gukoropa ukanyumukiriza hakaho gufata ibyombo ukabyiyogereza. hari igitangaje kirimo se avuga ni nta mukire wakwifata kuriya kandi afite umukozi. ese ibyo nibyo warebaga? ewe ubu se usibye ko iyi ndwara yanteje ubumuga ubundi ugira ngo ngifite ubuzima bwanjye nicyo wari gukora kikananira. n'ubu ndwaye se wagize ngo hanze ahangaha harenda kuba ikigunda ngo ndindiriye ko Tereza azahakora? kereka nta maboko mfite. uyu ni umutima w'umuntu mama Shani ntabwo ari ikibazo cyo kugira cyangwa kubura imbaraga. none se ahenshi ntusanga umukozi wo mu rugo ari umunyambaraga nkeya muri urwo rugo ariko akaba ari gukora imirimo yose. ndabizi bibaho ariko njyewe sinabikora. kuba umuntu umuhemba si byo bizatuma mugira imashini ikora byose cyangwa ngo njyewe nigire uwamugaye ukorerwa byose. ubwo se yigendeye igihe utarabona undi ubuzima bwahagarara. n'ubundi rega si uko aba atabishoboye ariko nyine icyo gihe aba afite ubishinzwe niyo mpamvu ativunisha. ubu se nk'abana bakobwa bacu ntaraza ntibatekaga bagakora n'isuku yo mu rugo ariko uzarebe iyo nagize akabazo ko tutabwirwa habuze uteka. tere ni ukujya wihanganira aba bakobwa. nanjye baranyobeye sinzi uko bateye naravuze nararushye. gusa icyo nakunze kuruta ibindi ni uko wabashije kumenya uko batwara cyane pe.
bakwiyenzaho kenshi mbumva nkabareka ngo ndebe nawe kubitwaraho ariko ndagushimira cyane ko igihe cyose ubihorera ntiwanduranye nabo. abase ko ari abana nabananduranya nabo mbashakaho iki mama Shani? Erega nawe uri umuntu bashobora kukunaniza cyane ukageraho kamera ikaza mukabwirana nabi. Nta yaje nta nisasa nimura n'umuntu akananiza akangeza aho rubumba yarangejeje nzamanika amaboko nsaba isi kumira. Ibyo ni byiza kugira kwihangana kugira ngo ubashe kubana n'abantu. Gusa nibarengera ujye umbwira mfe kuvuga nubwo batanyumva ariko byibuze bansuzugure nababwiye amafuti yabo. Ikindi rero nagira ngo nkubaze amafaranga ubona nkwiye kujya ngo uhemba. Dore wamaze kumenyera akazi naguhagayo mbonye ukayemera ariko noneho tuvugana amafaranga yawe umenye uti naya niba ari akantu ushaka gukora umenye uko ugapangira. Mama Shani nta kandi gashinga kabaho nshaka gukora kutarugurira umwana wanjye ishuri nkareba ko yarangiza. Denise wanjye arambabaza iyo nibutse ko abandi bana bagiye gusoza umwaka nyuma y'amashuri yisumbuye bakaba ataragenda. Avuze kandi wirira ariko uzarira ugeze rya ritere. Dore wari umaze kabiri warasubije agatima mu nda utagihorana amaganya. Dore abana banjye ndabakunda mama Shani. Ndabizi. Sinabura rero kurira iyo ntekereje ko ntari kumwe nabo nakwibuka ko se amafaranga yakabafashije yashyira umugore yinjiye. Irakuru nawe akaba ntacyo abafashije mfatwa n'ikinika gashaka kurira. Urabizi ko nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si yuzuye ibibazo n'amakuba. Ubizi se ubu rero umusaraba wawe ni urushako rubi nta kindi wakora ni ukwiyakira kuko byabayeho ubundi ugakomera ukareba imbere. Urumva ibitari byo bizagusubiza inyuma kubuze no kugira ikindi wageraho. Kureba imbere ntabona abana banjye Denise na Natani ntabwo byashoboka mama Shani. Kandi gutekereza icyo kugeraho umwana wanjye aviriyemo mu mwaka wa nyuma nabyo ni ukwivunza indwara ikagusigira ubumuga. Reka nguhitire mutere. Ndakumva. Sinzongera kuguhemba ngiye gufata Denise mwishyurira amafaranga yo ku ishuri n'ibikoresho nkenerwa. Yijya arangiza amashuri arangiza uyu mwaka. Urakoze mama Shani. Imana umugisha utagabanyije ujye ukomeza utunganirwe uhahe uronke uhinge weze kandi n'ukuri n'ubu burwayi bwawe Imana izakuvure mu mbaraga zayo. Wikwigora ushima cyane tere. Ubundi nicyo abantu bakamariranye nakabaye ngufasha icyakugirira akamaro utishoboreye nawe ukamfasha icyangirira umumaro ntishobore. Nubwo uri umuntu mwiza pe uri umuntu mwiza yewe Imana ijye guha umugisha pe. Noneho rero mpamagarira Muhoza ngire kwa mabukwe arebe ukuntu yavugana na Denise amubwire yitegura azajye kwiga kimwe n'abandi. Ndabizi ubu nawe yari yarihebye yirirwa arira atagira na gihoza. Nta kibazo ndamuhamagara. Ikindi rero nagira ngo nkubwire urabona uri umubyeyi ungana nanjye tuzakaraba isabune imwe twisige amavuta amwe n'umwenda ubonye ugukwiriye wawufata ukawujyana ariko ntabwo uzaza kumbwira ngo akenda k'imbere kacitse. Mama Shani ni impamo y'Imana ngewe Tereza nzi kunyurwa ntabyo nzaza kukubwira pe. Nzi kudoda n'urushinge ndarufite nigacika nzakadoda nibigeraho byanga burundu katagifata ikiremo sinzaba uko nzabigenza ariko rwose sinzagutesha umutwe. Ibyo nkore byo kundihira umwana birahagije. Ntuzarinde kugaterateranya bigezaho. Oya rwose ndabishoboye nta kibazo. Ibyo biremo warabyambaye mu bihe byabyo ariko kumenyana nanjye ufite icyo nkurushije bikwiye kukubera umugisha ibiremo ukabyibagirwa. Urumva nzajya nguha 10,000 umenye uko ubicunga bimara ukwezi ukemura utubazo twawe. Ariko amana wewe urero mbuze icyo mvuga. Ubuse ngushimire nicecekere bana yanjye nguheke se uko nkuriye. Ariko se mama Shani reka nkubaze uri umuntu ibindi bikira ngo ndi umuntu wese urabona ndi igikoko ukubona yagira ngo uri umuntu ndi umuntu nkawe ariko mbwiza ukuri mama Shani ya nk'inshuti yanjye tumaranye iminsi kandi uhumure rwose ngira ibanga ntawe nzabwira. Ufite ababyeyi bakubyaye so na nyoko cyangwa uri umumarayika w'Imana wavuye mu ijuru za kwisi wigira umuntu.
imeze neza ukuntu wari wagiyemo yarakwiryamira ku musego nayishyizemo neza. rero ubu karame ko mbona ushyizemo ishati nziza kandi nari nzi ko ugiye gusigara hano nkagenda. kugenda ugiye kujya he? ahubwo se wowe ugiye ngewe ngiye kurangura ibyo tuzacuruza ejo. nanjye rero hari umugabo wanyemereye imari ngiye kureba twahanye gahunda y'ikigoroba ahubwo wabona ubu yantegereje akambura. nta kivugo byose ari ibiteza urugo rwacu imbere ubwo nzagenda ejo nzindutse. byose se ko ari inyungu zacu ahubwo mpa ku gafaranga nyaruke ndebe ko iyo mara yindangira. amafaranga z'inyaka ni aya rubanza ki? ntayo kunywera agacupa da. none se ubu ntubona ko mvuye mu rugo uragira ngo nirwe ndungarunga ku kabari? ariko rubu ko muri amafaranga yose dukorera uba ushaka kuyanywera gute se? uba ushaka kuyanywera ngo uyamare da ubona ducururiza inzoga. aranzanye ariko gusa ibyo guterana uruga ubu niba nkwatse 2,000 ngo nsiri iki cyaka kitamitana yese se amafaranga ayo niyo uvuga yatubuza gukira. ariko icyo cyakuvuga ugira abandi batagira n'icyaka nyabaki. ubu se ntabwo twiriranywe hano ko narimo nshaka amafaranga yo kujya kunywa. none se ntiwanyoye igikoma? wabonye se ngiye nkinywa? kandi wowe n'amazi urayashobora ntabwo uri nkanjye atera inzoka. amazi ni ubuzima ngo nawe gutera inzoka. umva teremusi iruzuye genda ukinywe nawe ntacyo nakubujije. naho amazi iyo uzayimenyereza inzoka zizakurya n'izahambirwa zirekere kandi n'izitanarekera zizakwica ngo uhambi. hari ibindi si ariko ubwo iyo umbwira gutyo niko muke ndakumva. nk'ubwo iyo umbwira gutyo nkonge kunywa igikoma n'amazi nyine n'inzoka nizishaka zizanyica. wibuka ko ndi umugabo wawe? mba nibuka ko umugabo wanjye afunze wowe uri umwinjira wanjye. nta soni muke nta soni koko ubu se nyine umugabo wawe nabaye umwinjira? uri umwinjira nyine uri iki? koko Mazimaka yavuze ko umugore ari intati sinabyumva. aho ubugoryi bwanjye bushingiye ndarenga mutegera ijosi. aho naho wibutse ariko ahubwo ubugoryi bwawe bushingiye cyane ku kudatekereza neza. ikibazo ni uko utabizi. umva muke ndumva wiyemeje kuntuka kandi njye nta gahunda mfite yo gutukana nawe. ngira niba nta kintu ngo njye kuganira n'uwo mugabo mbyihorera imari bayitwarire rwose. niko kuki zo utambwiye kare kose ko ari ushaka kujya kugurira umuntu ukurangira imari simba nayaguhaye? ariko si igihe cyose uzajya amafaranga ariko mbaje kwisobanura icyo nyakoresha ushya umwana. aho kugira ngo yego ujye kumpombya wakwisobanura. none se niba twarumvikanye ko tuzajya tunywa kuwa kane no ku cyumweru ariko ndi umugabo none wowe ukaba unyatse amafaranga kuwa kabiri urumva nabura kukubaza aho uyajyanye? ugomba kumenya ko ndi umugabo. umva nkubwira ibindi bintu ntagishaka kumva no kubona gihe urumva uranyumva neza ni ukukongerera kwawe kwa buri munsi. ntugira ngo no kubona nicecekeye birange rwose ubimenye ko biramaze. umunsi wabonye nahagurutse hazaba akantu. rubu nongeye nkubutse se ko utari umugabo muri uru rugo uri umwinjira cyangwa ntabwo wibuka icyo umwinjira cyuka rwose ibyo bintu simbishaka. nta soni umwinjira cyura inkoni izo ushaka kuvuga se. umva muke baragushutse cyane urumva ibindi byose wabikora nkakureka ariko wibeshye ngo urashaka kurwana nanjye urumva wahura n'umwaka ukomeye cyane wamera nk'ukubiswe n'inkuba itagira amaso. baba we bashutse wowe rubu niba hari umuntu wakubeshye ngo abagore nta mbaraga bagira umbwire n'ubu nkomeze igitenge maze nza twihe ikibuga. nukira hasi nzajya nkubaha ariko nanjye nima gushyira ujya unyubaha tubyumvikaneho. umva nkubwire no mukiye umva nkubwire njye nta mwanya mfite wo kurwana nawe. icyo nzi cyo nuko ikikoshye ibyo byose ari ifaranga urumva ifaranga uri gucuruza byavuye mu ntoki zanjye mu nzu yanjye byaramaze gusa mbisubiremo umunsi wabonye naguhagurukiye uzahita ujye gushakisha Tereza aho yagiye. muyage ngo Tereza nyine Tereza na Mukesha barahabanye cyane we niba utarubizi ubimenye nona batandukanye cyane nk'akanyaru na gatuna. reka nkubwize ukuri niba watekerezaga ko wangira nk'ibyo wagiraga Tereza urishuka. shoka unyitege ahubwo. ariko Doni ubwo mwihugitseho n'abasaza wawe muhakora iki? nkirabira ntacyo muyitayeho mwibereye mu mafuti yanyu gusa. erega nta bundi buhari mukecuru rwa rubingo rwose naruyihaye. hajya maye namwe muri zabanyamugi ntago mwajya gushaka ubwatsi ku migina hariya hepfo ngo mpaka urubingo rw'amafaranga ruboneke.
ariko mukecuru ubona hano hatamaze kugera umujyi ubu mu by'ukuri ko ku bwatsi twabushaka ntaho mwabukura nyine nimugume mu byanyu ndajya kubwishakira ikibabaje ni uko mbona amata yayo ari mwe muyabuganiza mu byayi ntaranayakira murahire shaka iyo ntagiriye inka yanjye ngo nyibakamire mutari kurwara bwaki niba imana yari dufiteho umugambi wo kutazarwara bwaki ariko n'ubundi ntayo twari kurwara murahire koso cyangwa nyoko bari kubakamishiriza yo ku magare nk'uko abandi bakire babigenza murahire se ubusa abana bose bakura kuko banyoye amata nyogoko hari n'abanywa igikoma kandi bagakura bwaki batayirwaye ndabazi iyo mwishyize hamwe mu ngana ziraraye muhaguruke aho se nyine mujye gushaka ibyo mukora ntabwo nzajya mbagaburira ntacyo mwakoze bose mbinja imirimo turayikora mukecuru mukora iki se ariko buretse natana abanza ndangiriza inkuru y'ukuntu ari we wabaye uwa mbere ngo iki yabaye uwa mbere se mu biki ko mutarajya gutangira amashuri si nyogoko ntabwo uzi ko nakoze ikizamini cya leta gisoza icyiciro rusange wabaye uwa mbere mu kizamini cya leta ko numva ngo kinanira abantu bose bo ku isi nuko mwana wa rwose uri umuhanga w'intangarugero uzi kuzi ubwenge nka soca papa se nawe yari azi ubwenge mukecuru cyane rwose ese muramuzi kera abana bose mu ishuri niwe wababwiraga ibyo mwarimu yabigishije agafata amakaye akabasubiriramo ku murongo nk'uko mwarimu yabibigishije ntaho atezwe inyogoko uratubeshye mbabeshye iki ntuzi ko watubwiye ko ishuri ryamunaniye noneho kuko mwari hafi y'umujyi akajya yicururiza ariko bana ba ubu mugiye kuzaba ibigoryi nka nyoko koko none se gucuruza byo si ubwenge ubwo se muzi ko so yigeze gutunga imodoka ye bwite murabizi ariko abantu bakuru nimwe mujya muvuga ko ntawe urata inkovu z'imiringa ahubwo yerekana iyo yambaye umva mbese gusa iyo modoka aracyayifite niba ari umunyabwenge mukecuru none se ko yashakanye na nyoko akamutera umwaka agasara mwebwe mubona akiri umuntu ufite ubwenge buzima butekereza ariko nyogoko kuki se papa atari we waba warateye umwaka mama umva mbizi so ntatera umwaku nanjye ntawe ntera na se ntawe yateraga mu muryango wacu ntawe utera umwaku rwose none se kuki wumva mama ari we wawuteye papa mukecuru mbese niwe nyine kuko atagifite imodoka yahoranye n'icyo ugenderaho uvuga ko mama ari we wamuteye umwaku niwe none se mwebwe ntaje umubona doni buriya mwitegereje so mubona ari muzima se buriya ni mama we muteye umuntu w'umugabo wafashe inzu ye akayigurisha amafaranga akayashyira umugore w'abandi ngo nibacuruze ubwo nyine muri bwa bwenge bwinshi bwe watubwiye yumvishe ibyo ari byo bizamuteza imbere umva mbese none se ko yaramaze kwirukana mama wamuteraga umwaku ubwo uwo mugore si uwo kumutera amashaba akongera agakira akagura indi modoka ariko mwabaye muti ndabazi incyuro zanyu zingana iza nyoko reka mbabise nigendere musigare mu byanyu mukecuru reka mbaze nguhe runo rupapuro se rugenda ruta ruriho ibyo ngomba kuzajya kwiga nitwaje none urwo rupapuro waruma ngo ndugire nte kwakire nyine murebe biriho muzabinshakira yego ni amafaranga y'ishuri ibikoresho imyambaro yo ku ishuri n'ibindi yego nibyo biriho reka rero nkwihanize Natani mwihanize igiseka mushiki wawe narabimubwiye arabizi niba mwaravutse kuri nyoko w'indaya na so w'ikigoryi nkaba narabapfuye agasoni ntanga ko mwandagara muri abana b'umwana wanjye nkabazana ntimuzigere mutekereza ko muzaza kuntesha umutwe ngo mwute murambaza amafaranga nkurahe nta so mugira nta nyoko mugira kuki mutajya kubabwira ibyo mukaza kubindundaho niko no kuba mbagaburira n'impuwe zanjye za kibyeyi ubundi nakabaye mbata nk'uko so na nyoko babataye none se mukecuru kubona twebwe tutajya kuri uriya mugore wa papa kandi mama tukaba tutazi aho aba ntabwo wazatubwirira papa ko Natani yatsinze icya leta akaba ashaka kujya kwiga rwose niyo ngewe yandeka n'ubundi narengiye kurangiza ariko akarwanaho Natani ugiye mu wa kane wumva uburyarya nk'ubw'abakame nta buryarya none se ko tutajya kumureba kandi na mama tukaba tutazi aho aba mubujijwe n'iki kuhamenya nyiramukuru mubujijwe n'iki kuhamenya ni kangahe bwira mutavuganye kuri za telefone muhoza sibaha abaje kureba iki ntabaje kubaha nyoko ngo muvugane ndabizi byose yaje kangahe se ejo bundi yaje kumbaza niba nzajya kwiga ngo zampa amakayi n'amasabune nzajyana yewe cyakoze nyoko yarakubyaye muko
urabona ukuntu kabeshya akirizariza erego waturuka hirya atakuzi yavuga ati umwana hano afite kuri kandi waramuherekeje mwarenga ku giti akaguha telefone ndeba cyakoze uzamubwire ntazangarukire mu rugo ziriya telefone ajya kuguhera mu bwihugiko sinzi ishaka niba ushaka kuvugana na nyoko sinkubuza kuvugana nawe si mama ariko ajya yicara hano ayiguhe muvugane ku mugaragaro ntabyo mwihishahishamo sibyo zane indi sabune ngufashe tugere vuba tere ndashaka ko nka saa yine tuba turangije tukayanika ikagira igihe cyo kuma mama shani yawe kwigora ubu muri n'ubundi saa yine ndabanyirangije wowe genda uburuhuka ngombe nduhuka iki hari ikintu wigeze ubona nkora kuva mu gitondo zana yewe tugire vuba tuve mu mazi uteke hakiri kare ngaho fata iriya base ndajya mesa wowe unyuguze reka niyunyuguze nyine ubwo ntushaka ugufasha ariko ratanda ndakugarukiye ndimenyereza gufashwa se uzafashwe nande hari igihe wakugobokaga abakobwa banjye bazongera no kwibasira imyenda y'imbere uko ngiye nguko ugiye ugiye mama shani tere nari bagiye kukubwira reka nze nkunyururemo ngiye kuzajya i burayi urabizi ko ndwaye impyiko kuva kera nivuje ahantu hose bikaba byaranze ubu rero nsigaye nivuriza hanze ngo ndebe ko hari icyahinduka ariko si ubwo bazakuvuza imiti ya kizungu kiriho kanyagwawe warebye imiti ya kinyarwanda ko numva ngo inyama zo mu nda zivurwa n'imiti ya kinyarwanda kurusha iya kizungu yewe nta muti w'ikinyarwanda ntanyweye kere kutabaho reka nzagende bambaga imana nishima ko nkira nzakira kandi ubwo nibihuriramo ubwo niko izaba yabishatse izakira ubugingo bwanjye oya ibyo bivuga bikudakira mu mashani izere ko uzakira rwose inange imana imbabarire ko nari nshidikanyije ku buvuzi bwa kizungu wizere rwose uzakira irakoze buriya rero ubuzima ibintu byose birashoboka niba hari abantu babagwa bagakira abandi bakagwa ku iseta nanjye ndi umuntu nkabo gukira birashoboka ariko no gupfa birashoboka oya ntugapfe mama shani ntugapfe pe ubu ni wowe muntu wenyine nsigaranye ku isi n'abana banjye ubu se kubona uri mama na mabukwe ukaba masenge na mama wacu wagenda ngasigara he kuko buriya ntuzigere wiringira na rimwe umuntu imana yaguhaye ahubwo uziringira imana yamuguhaye urumva uriya muntu isaha ku isaha yaguhinduka akakubera ubutigeze umenya ariko imana yo ntiyaguhinduka mama shani narahira ndaramye ko abandi bampinduka ariko wowe ntiwampinduka na rimwe birashoboka ko kubera icyizere ufite ubona nta guhinduka kandi nanjye numva bitankwiye ariko uzirikane ko ubuzima bushobora kumpinduka bityo wikwishingikiriza kuri njye wishingikirize ku mana yakumpaye numva uribuka se cyagiye duhurira kwa muhoza wataye umutwe usaba iteke utazi aho ikujyanye ndabyibuka cyane kiriya gihe nikijya kimva mu mutima ni nayo mpamvu mpora nkubona nk'umumarayika w'imana none se mu minota 5 mbere y'uko tuvugana watekerezaga ko hari icyahindura ubuzima bwawe uriya munsi oya numvaga ibyanjye byandangiriyeho kuko sinabonaga ikintu na kimwe cyavaho gutabarwa muhoza yarambwiraga ngo nicari bajya ngaburira ariko ndareba mbona nta bagore babiri babana mu rugo rw'umugabo umwe nuko rero nk'uko uriya munsi wabonaga byakurangiriyeho mu kanya nk'ako guhumza ukabona imana ikuntumyeho ugahembuka ni nako aka kanya bibaye ngombwa ko dutandukana wabona ubundi buryo bw'imibereho buturutse ahantu utashobora gutekereza aka kanya mu kwizera birashoboka koko none se mama shani uzamara igihe kingana gute nta kubeshya utari muri uru rugo mba numva ntatuje ntanishimye ndabizi uyu mukobwa wanjye n'uwa mukuru wanjye ntabwo boroshye nabo ubwabo birirwa basimbukirana iyo bunze ubumwe rero bagasimbukira ku muntu bafatanyije babumurira usutwemo peteroli ntubizi se ndabizi gusa nk'umuntu mukuru kandi ubazi uzihangane ntuzarwane nabo cyangwa ngo mutukane mu rubanda urumva ndabyumva sinzi neza igihe nzagarukira ariko nshobora gutinda kuko bari bampaye gahunda mu kwezi gushize mbura uko ngenda ndayisiba yo uzarwara ubukira mama shani mwakoze cyane
nugaruka amahoro warakize nzavugiriza Imana impundu rwose tuzayishima. naho abakobwa bamfa kuba mbizi neza ko bitazaba byoroshye nanjye ngomba kubitegura ku buryo ntawe uzambonamo impamvu. Ndakwizeye igihe tumaranye hano nabonye ko uzi kubana n'abantu bose. Gusa mama Shani mbabarire si ukukugondoza. Nari narabyihoreye nanga kukugora biki, ariko narayo natekereje numva sinabyihererana ntabikubwiye. Gusa ntibikuvune cyangwa ngo biguhangayikishe. None usa n'ibyo ushaka kumbwira ubanje guca ikibungo ugakata Nyanza n'Ubugoyi ukabona kugaruka ibwana cyambwera n'ibiki. Mbwira nta kibazo Tereza, niba ari cyo nshoboye ndagikora, niba ari cyo ntashobora urihangana. Natani nawe yatsinze ikizamini cya leta cy'icyiciro rusange. Ntumva ahubwo bega byiza we. Urabibaza iyo nkuru nziza wari warampishe kuva amanota yasohokeye ngo bamujyanye kwiga ibiki sedi. Nawe agiye kwiga uburezi nka mushiki we. Oya we ngo bari bamuhaye kujya kwiga ibinyabuzima n'ubutabire. Gusa narabubujije kuko ikigo cyari kiri kure kandi biga babayo. Namubwiye kureba ishami rimwe mu yari hariya yigaga akaba ari akomerezamo kuko amafaranga yo kwiga aho bamuhereje rwose ntiyaboneka. Wivutse umwana amahirwe yetere. Uzi ko abana biga ibyo by'ubuzima n'ubutabire harimo bavamo abakomereza muri kaminuza ubuganga. Natani uzamureka ajya kwiga ibyo imva bamwoherejemo, wabeneje abaye muganga akaba ari uzamvuriza impyiko zanze gukira. Amashani ubundi uramuzi. Ndakuzi n'ubushobozi bwanjye urabuzi. Siniriwe nkubeshya na kimwe cya kabiri cyo bishyura sinayabona. Cyokora iyo mushiki we yararangije Natani nari kumwizeka bigakunda, ariko abana babiri biga mu bigo babayo ntabwo nakwirirwa niyumya rwose. Mushiki wese ntarangiza uyu mwaka. N'ubundi Denise niyemeje kumufasha none arangije kandi turacyari kumwe hano. Usajyana umwana ku ishuri rero. Aho nayo tuzajya tuyashakashaka tuyabone. Ni umwaka umwe gusa ngahita nkomezanya na Natani wenyine. Ye baba we. Kuvunikira umwana wawe umwaka umwe ntabwo bizananira Tere. Rero mama Shani yasinze icyo nakora. Usumbabarira amagambo yo kugushimira yanshizemo. Ubu noneho nakubwira ngo iki? Nta kindi. Gusa Imana ireka kukujyana tukagumana hano wenda nkajya nguhera. Ariko noneho ariko nibishimye kuvurirwa hanze byose bizabe kwishaka. Sheri, ubona wimejeje neza ra. Sheri, noneho dore ibirayi nabigukatiye uhita ubironga neza n'andi mazi atarariya nabikatiyemo ubiteke ifiriti. Imboga uteke kuri rya shu naguze ejo hasigaye igice kinini. Yego ye uragiye gihe nsigare nteza amafiriti n'amashu. Hari ahantu nyarukiye ndaje. Wavuze se kuki kugora ari ugukata ibirayi nabikase neza wowe no guhita ushyira mu mavuta gusa. Uteke n'agaceri gake uteka kuzuye kari agakombe gato. Ariko ubugiye sindimo kumva neza ibyo urimo kumbwira. Ariko muke usuzugura iki bigeze aha ngaha. Ariko se ubundi ko ari uko ntazi uko wabaye muri iyi minsi ngo usuzuguye nte buriya koko. Yego ye ukubwira ni hari aho nyarukiye sigara utetse ibiryo turya twembi nuko gusuzugura. Ubuse cyiza nuko twaburara tutabuze ibyo turya ngo nuko ntahari. We kwejejesha yewe aho urabizi kutakinkunda nka mbere. Umva muke sinzi icyo nabuze nahoranye cyangwa icyo wambonye untari insangano. Gusa ndabibona ko wahindutse kandi wahindutse nabi. Reka rero nkubwire icyahindutse hahindutse umuntu wakuje mu matwi agashaka kugusenyera urugo rwawe. Umuntu uhora akwereka ko ntagukunda akubwira ko ngusuzugura niwe wakwishe. Yego ye yego koko ubwo si uwo muntu wanje mu matwi niwe ukubwirije kujya kubunga umusigi imirimo yo guteka ukansiga kuri mukara. Ahubwo niwe usigaye umenyera ugakabya kera ukibana na Tereza nari igitego mu bategarugori ibintu gitambuka ugatitira none waramuruhutse cya gitego n'iki kigutitiza ahubwo gisigaye kibunga. Umuntu mukuru arabunga rubu. None se kubunga si ijambo ry'ikinyarwanda. Iyo umuntu se yifasha akaviwe urumva akajya mu gasozi nta kintu kizwi kizima agiye gukora abakoze iki ababunze. Ariko umva nk'ayo magambo urimo ubwira nta n'isoni na nke ufite. Isoni se ziki? Uzi ko wagira ngo urimo urabwira agakobwa k'imyaka 12
kabiri kangahe wirirwa uzerera umunsi wose ntazi niyo wohoheye ugacyurwa n'igicuku ko ntari nagutuka se ngo wagiye kubunga. Ubwo rero kuko jyewe nohoha nibyo byiyubashye naho kubunga bikaba igitutsi. Kwishaka umva ntabwo ibi byo kwirirwa nshinjanya nawe ngo waravuze ntiwavuze nabivamo rubu. Fata ko umuntu ukuri mu matwi ari kugushuka. Ikindi kandi wikomeza kuntinza mu mafuti kuko kuntinza niko ndushaho kuza gutinda aho ngiye. Njya aho ushaka hose sinakwitambika. Urumva gusa umenya ko aho hantu ugiye ukaba watinye kuhavuga hadashobora gutuma nsigara nguhira amaso ngo ndatetse. Kiwe rubumba genda aho utahira urabiteka cyangwa ubyihorere uzabitekejo. Ariko ubwo wagize ngo niyo handi ko ngiye kwa mushuti wawe Nteziryayo ngo barwaje umwana ngiye kubasura. Kwa mushuti wande? Wow. Yego ye. Wavuze se utingiye kwa kadasohoka amagara ntusige turajyanara? Nabivuze ariko. Nabivuze n'umuntu wakuje mu matwi ni ugiye gutuma utubaka. Magara ntusige se Nteziryayo dupfana iki muzihe? Amaze he? Yego ye. Ahubwo se umuyobewe. Niba umuzi mu kabari ukaba umuzi no mu buriri ahantu ushaka nihengo naho azahakwereka. Mvamba futi mbese. Amafuti yaheze. Sindengirwa abagabo zose zigira amatiku nk'ay'abagore. Ubwo ibyo uvuga byo mu buriri wabihana. Wajya mu bantu ukamanika ikiganza ukavuga ko hatubonye ukerekana n'ifoto ubyemeza. Ariko ubwo ntumutse muke. Watokanga utokite. Ubwo abantu bose nibabyumvise uvuga ngo sindi umugabo. Ngo ndigirwa mugabo. Bande se. Byose kandi ari ukubera uriya musambani wawe ngo Nteziryayo. Kwiyabye. Reka nkubwire muke. Reka nzakwereke none urumva. Reka nzakwereke umunsi umwe. Ubwo uzamenya ko data atabyaye imbwa. Ariko ubwo kutakigira n'ubwenge. Urasakuza ngo Nteziryayo ndyamana nawe. Wowe njya kumenyana nawe. Ntabwo twahujwe na Nteziryayo. Hanyuma se yagiye kuduhuza atambona. Iyaba yaranyeneye se ntaba yarangumanye. Ese urashaka kujisha ndi muke urashaka kujisha ndeko. Jishisha ibyo no kwica nkete. Umva mubwire. Imigambi yanyu yose narayiperereje narayimenya. Waramase. Nije nk'abagamo mbere yuko umugabo wawe afungwa nabyo ndabizi. Kandi ntabwo mwigeze mubihagarika kugeza na n'ubu. Niko bimeze. Ngwahe. Ubwo rero warafuretse ngo ujya no gukora amaperereza wagira ngo waranankuye. Ahubwo ukore nandi. Umva muke. Nta rindi perereza agiye nkeneye. Amakuru bitarahagije. Urumva igisigaye no kuzakora akantu. Umunsi nabifatiye ntasiga gatwe Nteziryayo zakahasiga cyangwa se mukesha. Shyiramo agatege. Nako byanze bikunze urumva byanze bikunze umwe muri twe agomba kubasigara. Umva rero nkubwire. Urambwira se? Mwibwirire wowe rubumba. Uvuga se iki? Ngira ngo umugore wakunze ugashaka ugakwa mukabyarana waramumenenganishije. Nuzi naho ari kugeza ubu. Niba utekereza ko ndi Tereza uribeshya cyane. Kuko nabikubwiye kenshi ko njyewe na Tereza dutandukanye cyane nk'akanyeru na gatumba. Wumvise? Rero muvandimwe ng'abanyakariri na karindi wicara utuze n'ibikunanira utumuke. Sike. Ndabiza abagore intwaro yanyu ni ibitutse gusa kandi ibyo ntibyankanga. Urumva icyo nakubwiye ni kimwe. Urumva ibyanyu na Nteziryayo narabivumbuye kandi nabivumbuye kera cyane. Rahira umunsi nabafatanye rero uzareba icyo nzi cyo hazaba kandi. Ahubwo reka ngukuriragaho ukuntu uze ubu. Umunsi nagiye muri gahunda zindeba ku giti cyanjye. Nkagufata waje kundebuzwa. Nzagukoma akanyundo nutajya mwirimba nzishyira urukiko. Uzi ko burya ijwi ntacyo ripfana n'umuntu we. Kubera iki? Twajyaga tuvugana kuri telefone nkumva uracyari Tereza usanzwe. Umva kandi muhoza none se usanze ndi Tereza udasanzwe? Yewe ni nkaho udasanzwe pe. Ubu se hari uwamenya kuri Tereza wari ugiye kuzago kwa Rubumba koko? Reka Sinirwa nkubaza ngo kwa Violette hakomereye gute. Birigaragaza rwose koko hakuguye neza. Yewe usibye kutemera no kutanyurwa biba muri kamere y'umuntu ariko ubone ntacyo narimbaye rwose. Ariko mama wabaye ikigore kiza cy'ikiduhagire. Dore buno byaraje. Ibere ntiwareba. Rwarukara rw'inkono zuko rwitamutse mu muyumba utagira ukusa. Mama Tereza yo ndabona disiteye ubwuzu. Yo mba ndi ikigabo mba nkwitereteye rwose. Nawe ndakuza amaribushe yawe. Gusabye Imana ishimwe pe. Umubyibuho yarawumpaye umubiri muzima waraje. Mbese urebye nuko mabura yayigiriye hanze ariko ubundi ntacyo narimbaye pe. Yego disi Violette yagiye kwivuza zampyikoze. Ariko ntacyo azagaruka. Kandi ndakeka ko kuba adahari nta kibazo n'ubundi uzakomeza akazi nzagakomeza nta kibazo. Ariko shamuhoza ndakumva hano mpafite ikigeragezo cy'abana. Gute se?
nuko ntawe ugerageza uwageragejwe kuko buriya kubana na Rubumba byarankomeje bira nk'ikinya ariko aba bana si ab'i Rwanda. Hano se burya aba bana bato naheruka ku mukobwa muto wa Violeta ari inkumi ngana na Denise wawe. Iyo baba n'abana bato ntacyo burya umwana muto akurusha iyo ashaka kwitemberera nawe umubuze ushaka ko aryama. Cyakora burya ariko uwo mukobwa wa Violeta hamwe n'undi arera ngo abereye nyina wabo barakagira Imana. barakurebuzwa se kuko ze kose bakakurega. Rero buri ikintu nkora Violeta adahari ntanagikora hari kandi icyo ntakora hari atanahari sinagikora. Bandeze nta kibazo rwose, ikibazo ni ukuntu banteranya kuri n'ibyo ntakoze. Baba hari igihe babeshya nyine ngo barahaha nkabigurisha ayiwe ubundi bakamubwira ngo niranwe n'abagabo ngo meruka gukora akazi nyina gihari. Ibyo byose nkabyumva bikandemerera umutima nkumva ndashenguka. Ariko nizere ko ibyo Violeta atabyemera. Ubu se ko mwabanye iki kingana gutya cyose yigeze abona uhirahira kugurisha ibiryo koko? Nibyo kuvuga ko iranwa n'abagabo numva byari ibikabyo ko niba ufite umugabo wakubengutse uko mpuzi ntabwo byatuma wica akazi. None se ko telefoni manini ari hamagara mu mahanga kano kanjye sinagahamagaza ngo kagereyo. Ubwo sinzi niba byemera cyangwa yumva ko bambeshyira kuko rwose ntituravugana kuva agiye. Naho ibyo by'umugabo byo biragatabwa ntabyo. Ubu se urabona ndimo umugore ukirambagizwamo usibye urubwa koko? Nuko ntawe wireba nyine ukuntu umeze uteye amabengeza. Ahubwo narikengeye kuba utaragumye wanjye ubanza umugabo wanjye abasigaye agorwa n'amahitamo. Maze usibye n'umugabo n'umusore ndabona wamubona. Nta nkuru z'abagabo nshakamo, mfite ibibazo byinshi cyane cy'umugabo nta mwanya ngifitiye. Ariko se uzahora mu bibazo jya wibara nawe byibuze ubumeke. Nzi ko ikintu cya mbere kiguhangayikishije ari abana bawe. Denise agiye kurangiza, Natani bamwohereje ku ishuri arigabamo. Ibibazo ufite n'ibihe koko? Ibyabo bakobwa baguteranya kuri Violeta bihore nabo sibo. Imana nibishaka zakurenganura rwose. Aba nta kintu bambwiye nariyakiriye. Ndabizi Violeta nafata umwanzuro wo kunyirukana zabanza mbwira amakosa yanjye yose. Icyo gihe rero nzisobanura nabyumva ndeke, ntatabyumva ngende nta kibazo. Asa byumva. Ahubwo ikibazo mfite gikomeye ubu ni Natani. Guteze ahantu yiga ntibajya bihanganira umwana utishyura. Bamwirukanye ngo agomba kwishyura bitarenze ejo ngo cyangwa agataha burundu. None se ntiwari wambwiye ko Violeta nawe yemeye kumufasha? Noneho wowe ukajya umushakira ibikoresho ariko amafaranga y'ishuri akayamuha? Siko wambwiye? Niko byari bimeze kuko n'igihembwe cya mbere niwe wakimurihiye, ariko icya kabiri kuko yari yaragiye nategereje kuri ya mukobwa w'ishani yampa amafaranga ndaheba. Rimwe rero ndashinyiriza nti se wambarije mama wawe niba ya mafaranga y'umwana azaboneka vuba. Shani yarambwira ngo sinkabaze nyina amafaranga y'urubyaro rwanjye, ntabwo narabyaye ngo nyina riri. Shani yakubwiye gutyo? Mbega umukobwa ushira isoni we. Nsabiye umusore uzamugwaho nawe ngo azababonye azabagore. Numvise mbuza aho nkwirwa. Isare riraza mbira icyuya nuko muva imbere ariko amaguru adakora hasi. Cyokora nahise nza mfata udufaranga twose nari mfite ndaturundarundanya havamo igice cyayo bishyura ndamuhereza arajyana. Nawe rero wabaye udafirwa n'amayira. None se ko wambwiye ko Violeta ataguhemba akwishyurira umwana mu ishuri bigahuriramo utwarundarunze wadukuye cyangwa koko babana bakubonye ugira uwo tugakora agashyikamo? Ako gashyi nakora ukaragacikamo. Ntabwo nakwiba Violeta ni neza yangiriye. Nukuri umutima wanyushya kumwiba ikiza waturi kukamvamo ngapfana nawe. Utwo mubwira narundarunze ndakumva n'udufaranga 10,000 buri kwezi ngo ntazajya njya kumusaba udusokora iki cyangwa ibikoresho byo mu minsi y'abagore. Ndabyumva rwose urizirika n'uryaho na rimwe. Hanyuma se ubwo ugize ikibazo mu kwambara ubigenza ute? Urabunoza? Gatsindwe na Nyagasani ntabwo mbunoza. Ahubwo nyine nkigera hano yanjyanye mu isoko ngo nshakire imyenda nkize zancabari nambaraga kwa Rubumba. Arangurira ibitenge, amajipo, amashati n'amapantaro, yewe byose yarabinguriye. Uzambara ipantaro? Ubundi rero ngurira n'ipaki y'utwo tuntu. Ubwo rero neza kutwambarira rimwe naraje mfataho nkatungahe mbare two nambara. Ubundi nyine utundi mba ndatubitse. Umva tere genda wa mugore uri kacere rwose. Ubwo se ko yose wayahaye umwana igihe cy'abashyitsi b'Iburayi bigenze ute? Ariko muhoza nawe
usibye byateye bya gisirimu ubundi kera tukiri abakobwa umuntu yabakirizaga udutambaro bakazagenda ntunamenye ko baje maze nitwo ukoresha mbuza noneho udutambaro twanyenda tumesa nka twanika nka dutera ipasi nka tugirira isuku ubundi nkatubika neza mu gikapu cyanjye aba bakobwa n'abasama nta n'uwamenya ibyo ari byo Violette niwe najyaga nitwararika ngo atazamvumbura Violette yanabimenya nubwo ubona yateze ariko azi ubuzima bwose ariko Imana ijye guhera umugisha abana bige bafate kandi birinde kurangara dore kuba wabitangiye uko ushoboye kose nuko nyine wumva ku ishuri rya Natani byanze burundu bakaba bamwirukanye ahubwo nakubonye ngo ukeneye ungurize 5 ejo nzajye kumuzana aze yicara umwaka azasubirayo utaha mushiki we yarangije ariko tere mu by'ukuri ugira ubwenge cyangwa nawe yumvira mu mwana amagambo amuva mu kanwa namwumvise Jani karame ndama sikiwe warame niko tere iriya myenda imaze amasangaye mu mazi none se Shani ya mukobwa mwiza ko yari tugiye kwimesa ubwa mwiza nk'abantu uranyarutse nzi ngo ugiye kuri butike aho ngaho imbere urahita ugaruka uyimese wigeze umbwira uti ndatinda uyimese uko sanze nagusuzuguye aho ubwenge bwawe bubera bukeya naho ngaho ikicucu gusa none se niba mvuye mu rugo nzi ko ngarukira hafi nagenda nkagira impamvu zintinza ntabwo wowe ushobora kwibwiriza ngo uyimese ive mu mazi mbabara nacitswe ntabwo nzongera Shani ngaho yangane nze mperekeze uyu mubyeyi wangendereye ubundi ndaje nyikumesire rwose nawe ngatangaye ndi mutima wagira wageze mu bugambo n'abagore asoni ubundi se wazahisemo kimwe koko niko tere wahisemo kimwe ukavuga ko akazi kakunaniye tukabwira mama ko wasezeye ese mama ndakumva ko kuva nagera ahangaha ntigeze mbona Natani ntabwo akiba hano hanyuma se ntabwo uzi ko yatsinze ikizamini cya leta akaba n'uwa mbere ku kigo hose cyangwa nta nubwo wibuka ko ari igihe cy'amashuri ibyo kuba ari igihe cy'amashuri ndabizi n'ibyo gutsindana nabyumvise babivuga none numvise ko ngo ari bo bayi wa mbere ku kigo ariko nyine icyo nibazaga hari hehe ko bwije aho mu wa kane se barara mu mashuri none se yigaye harya sinijya ahangaha se ku kigo yigagamo mu cyiciro rusange nuko ye ujya ujya mu bandi babyeyi wivuga ibigwi ko nawe uri umubyeyi ariko mama utawutangira nk'uwamukubitwa n'inkuba ngo nimukesha nawe urashaka kuntuka koko ndi umubyeyi nyine none se sinabyaye ahubwo mbwira aho umwana wanjye yiga iyo ku kigo cyakuriye mu majyepfo ntibyumvikana aho si yahiga akarihirwa nande ni wese umuha amafaranga y'ishuri mama ibiryo muha mu kiruhuko mbibona nagotse ngo ndajya kubona ibihumbi yishyura amashuri arihirwa na nyina mama rwose nawe uragasetse se kawe mushunga nyina se uriya mutindi imyate yaciye ubutsinsino arihira abana 2 yayakuye iriri maze na Denise yamunyweshaga amazi kandi ari umwe nkanswe ubu babaye 2 ariko hari n'igihe ngira ngo uri igicucu rubu gute se mama ubana n'umuntu imyaka mugatandukana utaramenya inkomoko y'umutungo we uriya mugore wawe acuruza akaguru ke kandi kamwungura kurusha butiki garata nanjye nari nyagwaho yabakura ayo mafaranga yo kwishyurira abana 2 amashuri gusa nanjye namuketse kuva kera tukibana yahoranaga amafaranga yarangiza akajya mbeshya ngo nayakura muri bariya bakiri yakoreraga umuntu yamesa imyenda akarihira umwana mu ishuri niho ubucucu bwawe bupfundikiye niba ubana n'umugore w'inda y'imyaka igashira utaramutahura ukabimenya ari uko ubibwiwe n'umuntu batabana ubirebera kuri mama si uko nanjye ntabibonaga rwose nuko nihanganaga nanga gusenya ariko nanjye nari mbizi erega mwese nta mbuto nta gisambu ugira ngo Tereza ntiyari indayi ukaba indi gute se gutera nako nibe nawe ni indayi irayira abana naho uri indaya yisahura ariko mama uzi ko nanga umuntu umbwira amagambo menshi bataye kubwira nawe ukaba ari byo utangiye uragira ngo noneho mpungirehe kuko umubyeyi noneho n'ubu niyo waje uhunze none se sinabikubwiye ko ntazasubira kwa Mukesha mama yego ye wowe wabereye wigeze wumva umugore ubwira umugabo ngo azamukoma ifuni nadapfa ajye kwifungisha ibyo nibyo yandaya yawe Mukesha yakubwiye indaya yanjye byahe ko ari indaya nteze ryayo cyore yarambwiye ngo yankoma ifuni mu mutwe ngo batanjyana mu irimbi wakijyana mu rukiko urumva yarabimbwiye numva ndatitiye mpita nzinga utwanjye ndavuga ntejo sinzarara ahubwo yarakosheje
iyo atabivuga akabikora. ariko se mama nawe ubaye nk'abanzi banjye koko urashaka kumfa? Sinshaka kupfa, ndashaka kuca akengera ubu. gute se mama? Umuntu w'umugabo utekereza abagore baramushuka neza neza agata ubwenge kugeza aho agurishije inzu yagashyira amafaranga indaya. none se mama wowe utandenganyije we Mukesha mbere wari kumureba ukamenya ko ari indaya? Waramurebaga rero ukabona ari marayika w'Imana. oya njye nabonaga ko ari ingari ariko sinakekaga ko yageze aho ambwira ikintu nk'icyo ngicyo. Yego ye. none se mama ko nabanye na Tereza kandi umuzi ko yari shitani wari bwumva ambwira ko yamponda ifuni? Uramugarukiye rero noneho urumva ari we wifuza? umva ibi birarutana pe n'inkono zisumbanya imbyiro. Tereza imbere ya Mukesha ni marayika wigize umuntu naho Mukesha akaba shitani y'amahembe 9. Wari wabona iki? mwiriwe niba muzamutse mwamara ifuti igera ku kiliziya. oya mada nuko ngiye kumwe sansani imbere naho ubundi ndi kujya mu majyepfo. Mu majyepfo uragera hagana heza ngo unjyane? kwa mugiye guza aho ujya cyangwa wataye umutwe? urambwiye ngo niba nzamuka nkugeze ku kiliziya none uti niba ujya mu ntara y'amajyepfo bariho unjyana. urumva we ibyo uvuga byumvikana? Impamvu umeze nk'ujya aho bigiye baka kanya bamaze kunyiba amafaranga. Nari nazindutse ngiye mu majyepfo ahantu hari ikigo umwana wanjye yigaho. Ubwo rero mbonye banyibye niko kuvuga nti reka nsabire ifuti nisubirire mu rugo. Umbwiye kugira mu majyepfo numva nabashubijwe ndavuga nti twajyana noneho ibyo kuza Imana ikabigena. yewe hangara niba ari ibyo ndumva wahababariye. ngaho injira mu modoka tugende. Murakoze cyane. none se kugiye ku ishuri atari umunsi wo gusura niho ukora? Oya marerera umwana ndorera ibyo banyandikiye. mpereza ndebe. iki kigo ndakizi. nanjye mafite umuhungu yiga ariko rero reka mubwire abayobozi bariya ni abanyamahane cyane. ntabwo ari gukumira kuri umwana watari umunsi wo gusura. Aha burya haba hari impamvu zitandukanye. Ngewe baramwumva. aha si ngaho ndi uraza kumbwira. njye hariya higa umwana wanjye kandi nkorera hafi hariya rwose ibintu byaho byose ndabizi uko bikorwa. niyo waza ukabeshya iki niyo wahimba ikinyoma kiruta icya semuhanuka ndakurahiye ntabwo bareka uhura n'umwana rwose atari umunsi wo gusura. yewe ngewe ibibazo byanjye birihariye baramwumva kuko ni nabo bantumyeho. yewe ivunika ndabizi ababyeyi tuba twaragowe. ubwo nyine ntawe uzi amafuti y'akinyeshuri yakoze bagira ngo ujye kumva. umwana wanjye ntiyajyaga kubagana kereka nabyiganye kugeza ubu ntawe uramuntumaho ashaka kumbwira amakosa ye. ariko ko muri ufite ikintu cy'ikiniga wa mubyeyi we umwana wawe yahuye n'ikihe kibazo ko mbona bikujyanye ku ishuri shisha itabona? ndabona bitoroshye ibyo ari byo byose. wa mubyeyi we bampamagaye ngo nze bampe umwana wanjye mutahane. mutahane? kandi umbwira ko nta kosa yakoze. none se baba bamwirukaniye iki niba nta kosa yakoze? amafaranga y'ishuri igihembwe cya mbere nari nacyishyuye. yego. ubwo rero icya kabiri biranga kuko wamfashaga nawe yahuye n'ikibazo birakomera. amafaranga arabura ubwo maduke bari twajyana. uyu munsi rero niyo tariki ntarengwa bari bampaye ngo mbe nazanye yasigaye cyangwa nze mutware burundu. ahubwo wese inzo wari waraguje niba iki gihembwe yarajyanye igice bakacyemera. ubundi abayobozi bahariye bakomeza ibintu mu rwego rwo hejuru. nigeze kujyana y'umwana wanjye ku mafaranga haburaho 1,000 n'amafaranga 500. urumva banga kumwakira ngo nigende maze nyuzuza. yewe ntugire ngo ugiye kwemera icyo gice byari byoroshye. yasabye kunjyana n'umwana ndapfukama ndamuririra ndatakamba. ni mu mubare yiga uku kwezi kurajya gushira ntayazanye nuko mbona aremeye. none rero nta kundi nagira nuko ubukene bugukwerera nka so. wa mubyeyi we numva ntiyagahinda n'umwana wawe ugiye guhagarika ishuri ndumva ababaje cyane pe. kandi umwana nk'uwo akenshi usanga ari umuhanga. yewe wa mugabo we Natani wanjye namushinja ikindi ariko ubwenge bw'Imana yaramutije. Natani rimwe yigeze kuba kabiri ararira ngo bamuciyeho ngira ngo hari uwo munsi niwe yarize amarira menshi. urambwe umwana wawe yitwa nde? yitwa Natani. Natani akana gato k'imibiri yombi ijya kuzamo akayobe gake kiga mu binyabuzima n'ubutabire. yego. harya wambwiye ngo niho ukora?
umuyobozi rero ntugire ngo rwose nabavuze nabi ahubwo nuko ari ubukene nyine ariko mu by'ukuri iki kigo cyanyu ngenda gikunda ni na cyiza munigisha neza ntabwo rwose navuze ko muri abantu babi pe wayahumura ntabwo nkora hariya ntabwo ko muri hafi hariya y'ikigo ntabwo ari muri ya shuri rero none se kuki Natani uhise umumenya Natani ni inshuti y'umwana wanjye witwa Roger umwana wawe ndamuzi rwose iyo babahaye umunsi wo kujya hanze ahita baza aho mba bagateka bakirira niyo ari umunsi wo gusura sinshobora kumushyira ikintu ngo hakirya atari kumwe na Natani yo ndumva binshimishije ko umwana wanjye ajya ku ishuri akabona undi mwana w'inshuti ye bigezeho dizi mba ntekereza ko agenda akajya mu bwigunge ntamenye aho abandi bana bakinira yewe ahubwo uriya mwana wawe ndanamukunze birushijeho ntabwo wamureba ngo umenye ko afite ibibazo nk'ibyo byose aba yisekera akina n'abandi mbese uramureba ukagira ngo ntacyo bimubwiye cyakora madamu ujya kuzana umwana kubera ikizi reka nkuhe amafaranga uviremo hano utege usubire mu rugo ayiwe ubwo se biragenda bitese oya humura madamu umwana ndamushyira amafaranga y'ikigembwe ayiwe urakoze Imana iguhe umugisha ikongerere we urakoze cyane agoye n'irindi cupega amafaranga se ntiyasabiriza nayaguyemo se wageze ngo singiye gutahara barake baryihorera rwose nzaba ndi mu cyaka n'ikijya cyuma gihora gishaka kandi mva ntizirya wanze inzoga nkuguriye se oya mwiza wanjye ntabwo ntakwanga icyo umpaye rwose ngaho babwire bayizane ariko bazana agati kinini ndumva ntakimaraga agatosa gato mu bicyura umwana natumyeho inini kandi urayinyweye imari umugabo anywa inzoga nini kandi ukuntu uri kundusha ubwenge urimo urampata amazi wowe waheze ku icupa rimwe wese ko utarimo kuzinywa noneho ariko reka ngewe ndi umugore uragira ngo se nywa nk'abagabo aha n'abagabo ntitunywa kimwe burya reka hari umugabo birazengereza neza kandi hakabaho n'umugore uhirika agakazi yakosa akagaterera mu nda agahaguruka ari muri ryerye uwo mugore ariko yaba ari nyina wa cya gicucu ngo ni rubumba cyangwa se akaba ari umukobwa we nabonye umugabo nk'inzoga we niba zishyira mu gifu niba agira itanura mu nda yaba arimo zimye rubumba byaranywa anywa inzoga pepepepepe urabona cya gihe kera nkimujijisha ngo turi za mashuti yajyaga ngurira noneho urabona ukuntu umuntu akuguriye noneho akanywa ugatanga akanywa nkarangiza abiri narangije kureba imirari wakanywa twahaguruka nkabona ni muri ryerye n'impamo y'Imana ubu rero none we yarakuvumburesha azongera urya ukuntu ari igihubutse ubanze tunahuriye mu nzira cyahita kintukagura gusa byo twari twaragikinnye umutwe w'umudundana ntabwo byari kuduhira ngo tugumye tugihobaguze nyine bizamara igihe kirekire burya ngo iminsi y'umujura ntigirenga 40 twarafashwe umujura ni wowe ntezi naturabisange ngewe se uranyita umujura nibye ko nkunda nunshaka nkamuha ibyo nshaka kandi byanjye iriya njiji nayibaga iki yewe nari Tereza yashatse ariko byo ngo ajya kugenda warabanje umuhukuri koko kwari ukuri se ko kwari ukumena amatwi reka da umva naramubwiye niba wumva ugifite gahunda yo kumvurekaho uhita unsiba mu bwonko bwawe ntuzongere no kuntekereza yewe burya akagabo gahimba kandi kataraza koko ubwo se wamubwiye gutyo yacecetse n'amakarikari muzeho umva naramubwiye ndamubwira amatwi aranyeganyega reka ndamubwira niba mumenyereye abagore mufata mugahindura agatobero ni ngewe si uko ndi icyakora niba ushaka uwo gutobanga uzajye gutoragura Tereza iyo wamutaye naho mukesha ndarura ahubwo vuga bukira ndabona ngiye kiriya n'ibipantaro bidafututse uretse wumve n'ikinzanaho ibigambo ndagiceka ndakimena ngewe cyane uterwa umugore bacanye maremare rusakira bafata ibintu kirimo kuri ubu simbifatiye mu cye hari ikindi se kandi mumbeshya hari ikindi mumbeshya nzebaho gafatwa na mugiga umfashe se ndi kwiba nyoko cyangwa ndi kwibaso kandi rubu narakwiyamye sinzi niba utumva
ariko abagabo baragawe koko niko shani zirya ni ikirari ubwo wisharanye n'indaya indaya ni nyoko itukana kurusha ababoryo unywa inzoga ikagera mu nda ariko ni igitangaza ufasha nkubwire rubu ekese mwiyama abantu bumva nta bigambo byawe shaka sindi gusangira nawe niba uje mu kabari jya kwicara hawe nanjye nicaye ahanjye urumva nicaranye n'uwo nshaka ntundadeho tudapfa ubusa urumva ariko burashya murebe wakiretse se kikagumya guhomvomva hariya none se hagiye guhomvomva ariko ubwo nawe wihita umugabo ingirwa mugabo yinjira mu kabari harimo abandi bagabo iririmba indirimbo z'abana nabo baragira ingurube zo ku gasozi uko se maze iki ubundi se urabuzwa n'iki kuntuka kurimo kunywa amafaranga yanjye amafaranga yo mu maboko yanjye aho ushatse wanankubita ariko ninshake mbe ndimo kunywa yavuyemo muri uwo mutwe cyangwa mu mazuru yawe wangegeraho icyangombwa ni uko nyanywera urimo kumukira hariya ujya kure yanjye icyo nkubujije ni ukwegera aya meza ubwo nukora ibitari ibyo ngibyo inkoni zirakubona zirakwizanira ndagutera w'ishyamba bagire ngo ni ariko wa mushenzi we umushenzi ni wowe nijya urimo kuvuga gutyo ngo ndamuka utamuka surabweje reka zitwambarane none urumva numbanza hasi unkoze icyo ushaka nanjye nimpa gushyira ubwo ruko rumeze nk'intebe y'iganda rugabanyamo kabiri ngo iki kaze neza mboga zizanye wabyumvise n'ubundi waruje nta mafaranga ufite yo gusengera ngwino tugusindishe ku buntu uhita utaha ngaho ataka ni ndabikunze cyane ahubwo reka noneho izo mwanyweye reka izo mwanyweye zibagabanyirizeho mwari mumaze gusinda reka mbaze mbafashe mutahe maze kandi sharufu urufungu wanjye nanjye mbaye ariko urashaka kandi muhore murebe si amafaranga yanjye shaka amafaranga yanjye muri abagabo ni amafaranga yavuye mu nzu yanjye sha nta soni inzu yanjye sha nteze ibyawe ukirigura urarya nk'impungu sha uri kurya amafaranga yanjye kubita mu mutwe amenye ijisho we wigiraga ibikisi ntabwo twari twakwiyama wagiraga ibiki yapfuye we niko senatara karame amasomo aragenda nta kibazo nta kibazo rwose ndimo kwiga neza ntegura ibizamini bisoza umwaka ndashaka nanjye kuzahembwa nk'umwana wayo wa mbere mu mwaka wa kane wose nibyo rwose ufite intumbero nziza kandi ndabizi uzabigeraho umushyiraho umwete nta cyambuza kuwushyiraho kuko usigaye niga ntuje nta kibazo mfite sinkiga mvuga ngo wabona ejo bazaza kunsohora mu ishuri cyangwa se ngo mvuge ngo yewe aba nta kayi mfite mbese ubu rwose umutima wose uri ku masomo ahandi hantu ibyo ni byiza cyane rwose komeza ushyiraho umuhate kandi wijya utigishije ngo ufitiye ibihembo uyu mwaka ntushira urakoze cyane rwose kandi nanjye ngomba gukora uko nshoboye rwose nkazabitsindira yego ibyo ni byiza kwiha intego kandi ukanayigeraho hano rero hari inkweto nakuzaniye naguze ibice 40 zigere rwose urebe ko zigukwiye reka shyiremo rwose ngiyi igiyemo indi irarangiye neza zirahuriramo pe wagira ngo nabanje kuzigera papa Roger murakoze cyane rwose imana ibaho umugisha utagabanije nanjye ndishimye kuba zigukwiriye hano bibaye n'amapantaro abiri cyuretse n'udupira nakuzaniye yawe nagushimira ubwo urajya kubyambara urebe niba nabyo bigukwiye ariko ibyo bitanagukwiriye nta kibazo twazabigabanyisha naguze ibijya kuba binini hari icyo bitwaye se ariko se papa Roger ko mwivuna koko ubu ni ngombwa gukomeza mungurira ibintu kandi muntangira na minerivare nta kibazo kirimo nata none se minerivare yonyine irahagije ngo umunyeshuri abashe kwiga neza yego ntihagije ariko niyo y'ingenzi cyane kuba muyimpa rero birahagije rwose ibindi bikoresho nkenerwa mu mana warabishaka akabibona kandi akabimpa si ngombwa rwose ko akantu kose najya nkabasaba ubu si ibikoresho byose warabizanye nata kandi ubumize ukuri ntumbeshye yego si byose ariko iby'ingenzi mba mbifite ibyo ntafite nkakoresha ku bya bagenzi banjye ubu se ko Roger mutakiga nawe usigaye ukoresha ibyandi ariko nuko Roger we twari turi inshuti cyane tukajya dukunda kuza mu rugo nyine tuje kwira iyo twumvaga dushonje ariko mfite n'abandi bahungu b'inshuti zanjye batakwanga kuntiza isabune yo kumesa cyangwa koga rero njye ntabwo ngishaka kuzajya uhora utiratira isabune amavuta umuti w'amenyo n'ibindi urumva
ugomba nawe kuba ufite ibyawe ahubwo nawe ugatiza abatabifite sibyo ibi nguhaye n'ibishya rwose uzatira abayobozi telefone umuhamagara umubwire cyangwa uzaze rwose uhazi se ndahazi rwose nta kibazo ariko nk'ibi by'imyenda byo rwose ntibikabavuna n'ubundi hano twambara impuzankano guhera kuwa mbere kugeza ku cyumweru rwose poroje imyenda isanzwe tuyambara kuwa gatandatu gusa nyine nawe kuwa gatandatu uzajya wambara akenda keza nk'abandi cyangwa se no mu kiruhuko none se mu kiruhuko ntukenera kwambara akenda keza nk'umusore wo mu mujyi nyine nabyo biba bikenewe nuko umuntu aba adashaka kugondoza umuntu wamugiriye neza biba bisa nko kudashima ibi nta kibazo kirimo nata gufata nka roje wanjye rwose nakoze rwose nahuye na mama wawe agahinda kamurenze aje kugutwara ngo ureke ishuri turaganira ambwira ubuzima bubayemo numva nta kindi namufasha usibye kumufasha wowe rero ikintu cyose kigendanye n'ishuri ujye ukimbaza wumva kugeza igihe nawe uzabona ko wabaye umugabo wo kugira icyo wifasha ugafasha na mama wawe ni ukuri rwose pe narabibashimiye kandi na mama ni uko ese mwiruka gusura roje ejo bundi nari ndiyo arahameze neza rwose nawe ngo aragukumbuye yarambwiye ngo yumva ashaka ko rimwe muzongera kwigana yewe biragoye kereka nitwongera kwigana muri kaminuza kuko umuyobozi wa hano rwose sinzi ko yakongera kumwemerera akagaruka hano kuva haramufatanye telefone ubundi hano rwose gutunga na simukadi bakayigufata nabyo ubwabyo ni sakirirego none se nata ndabumva papa sije kubwiye ko ikigo yiga ari nacyo cyiza cyane kurusha hano wabona nawe urimo uzamusangayo mukongera mukiga papaje hariya barigenga bishyura ibifaranga byinshi cyane rwose ntabwo minerivare z'abantu babiri zaboneka pe urashyira mu muhati uzaba wa mbere wambwiye mu mashuri yo mu bakane yose ubundi nzaguhemba siko nakubwiye tere ntubwire ko bitarashya saa saba wiriweho shani niriweho se niriweho iki humura bigiye gushya n'iminota 5 isigaye gusa ariko tere wajya ukora ibyo ushinzwe ubishyizeho umutima iminota 5 rero umuntu yicaye ategereje ibyo kurya urumva ari ubusa yegora ariko rero niba mwihuta mwamufashe ku muceri n'ifiriti byahiye mugashyiraho agasosi mu karyo nari nshiraje gukaranga ibishyimbo zibaho ngaho niko mvuze ntabwo ari wowe utugenera uko turya urumva turajya kurya amasosi gusa se ubwo muri iyi nzu nta bishyimbo bihari kuko habuze amakara biteka cyangwa wabuze amazi erega n'ubundi ubu birahiye bose mwinjiye mu nzu mwamara gukaraba no kwicara ku meza ibishyimbo nabyo nabize ariko se urinda utugaburira umuriro wiri ukora iki ku buryo saa 8 saa 9 zigera utarahisha nk'ibyo byose umuntu akaza azingaje kurya asubire mu bye ahubwo agasangaje guteka abari mu mafuti ikindi ni iki cyatuma umuntu wabyukiye mu rugo yibuka ko agomba guteka saa 8 namwe nuko murimo mukabiriza ariko murebye ku masaha yanyu rwose murabona ko saa 7 zitaruzuye erega vuga nta n'isoni haba saa 6 cyangwa saa 5 ukwiye kugeza isaha utarahisha uzi ko abantu bari buze kurya ku manywa si uko se hanyuma se wakoraga iki gitondo cyose ra ikintu cyakubujije guteka kare ni igiki hanyuma se mwibagiwe ko uyu munsi nabakore isuku mu cyumba cyanyu nkabamesera n'ibyo muryamaho ariko ye hari ahantu haye umwanya munini kandi uyu munsi numvaga nta nagatege rwose mfite nk'ibisanzwe erega ubwo ubonye urwitwazo ngo wadukoreye mu cyumba ukagira ngo ni kiliziya wakoze ubundi se nari nakubwiye ngo ukitere nari nakubwiye ngo iki sinari nakubwiye ko wakora ejo nanjye mpari nkagufasha warahakoze se none se ko ntiriwe hano mwana wanjye nari kuhakora ryari si nk'irigenda ryawe ubundi ubujya he njya guhamagara umuntu ngashiduka ngo ntuhari ejo nagushaka nkumva ngo wagiye ese usigaye urya mu ngo zingahera yagora ariko sarine mwana wanjye ko kusibye urubwa mva hano kangaye se ejo gusa navuye kandi nabwo nkagenda mbivuze baza shani ya mugenzi wawe niba ntari namusabye uruhushya barira cyane tere njya nigeze ngo uruhushya rwo kwirirwa no kurara twavuganye ngo iki sinakubwiye ni kora imirimo yawe yose nuyirangiza ugenda upfa kugaruka kare wagarutse ryari ntibazagwe n'igicuku kiniha ni ikosa rwose ndaryemera ntabwo bizasubira byatewe n'uko twari kumwe tutaherukanaga noneho turaganira sinamenye igihe bwiriye ariko rwose bana banjye yaba Aline na Shani mbiseguyeho ntabwo nzabyongera rwose uraganira uragotwa
ese umuntu mwari kumwe ninde mukecuru wari wagiye ku mubindo nawe zagufashe sasa se uririrwa ubaza kandi ubona uko gahunda zihagaze uzarebe uko asigaye asa yabaye umutobozwa rutoki kandi yaraje ari umurindwa ntoki ubu rero abagabo basigaye batezamo haba yagiye kubareba ngo bapange Tereza ariko se bakobwa beza nk'ibyo bintu muba mumbwira ntabyumva ni ibiki koko nk'umubyeyi nkanjye ngo mba nagiye kwibindisha ari nk'ubwo nk'umuntu uzavamo umubyeyi ejo urumva ibyo bikwiye ko ariko ntacyo nkubwiye kidasanzwe sinzi impamvu ushaka kubigira intambara kubindwa niba ari byo utazi ni uguteretwa none se niba bagiye guteretwa mwagiye mugirira byibuze ko ngana n'ababyeyi banyu mbana ubwo si byo wabibwira mama wawe ari umva tere hano ntabwo waje kudusura nta nubwo waje ngo tukurere waje mu kazi ngo abimenye se uranyumva neza niba wumva rero uzajya wica akazi uko ushaka tukakureka ngo nukuri mukuru ubwo uzagenda hazi nyine umutoya tubwira amakosa yakayemera kanayakosora ntabwo nanga kubwirwa amakosa shani wese uba wigira ibiki yewe no guhanwa bibaye ngombwa simbyanga ariko se mureke mbabazi ko mama wanyu yarahatajyaga ntuka nk'uko muntuka nuko ayo makosa atayabonaga cyangwa nyize vuba hagendeye tangiye fana urusaku aho ngaho kandi umva nkubwire n'ikindi utagomba kwitwaza uranyumva ntuzitwaze ngo mama akiri hano waramubeshyabeshyaga akagukingira ikiba mu mafuti yawe mubwire shani mubwire ubu ntawe uhari uru rugo nijye uruyoboye wabyumvise urabyumva tere niba rero wumva ko ushaka gukurikiza amategeko ya mama ugasuzugura yanjye uzave hano ujya kumukorera i burayi natege ntabwo ngusuzugura rwose icyo nabona se naho ndi ntabwo hanyemerera ko ngusuzugura ariko rero namwe mujye mucishaho mwikebuke murebe ibyo muntu ukira buri gihe niba ari ukuri cyangwa niba nta gihe namwe mujya mukabya cyane reka nirire nisubirire kwiga ntabwo nagumye kuvugana n'uyu mugore kuva noneho natangiye kuvuga ngo jya wikebuka urebe niba ibyo uvuga ari ukuri mu kanya yanagutuka akakubwira ko uri igicucu njye ntabwo yabitinyuka ndabyizeye tere ubwo wabitinyuka ra ntabwo nabitinyuka ubu se wanyita igicucu gute kandi ariwe igicucu gihagarariye ibindi byose ku isi aha yega Teresa wari uri aho rero narinda aho rwose ntacyo nshinja imana bene Violette se bakugezeye nizere ko hari ukuntu bahindutse batakiri kumwe n'abasisi mbega umukobwa mwuka byaramo icashikere burya we ntacyo wabonye wa mubyeyi we burya yaranyubashye kuko wari uhari yatinye kwigaragaza wese burya yavuga yisanzuye wari gupfuka amatwi niba hari ibindi yari kuvuga birenze biri Imana ishimwe ko ntabyumvise umuntu w'umukobwa aratinyuka akabwira umubyeyi ungana na nyina ngo ni igihuyuhuyu ubwo ikindi basigaje n'igikitere none se kuvuga gutyo kandi yari umwe hari ubwo rero afatanya na mukuru we umwe akajya ambaza ngo niba ngira ubwenge igihe ntarasubiza undi akaba ambajije riteye ikiziba kiri mu mutwe wanjye baba we ariko abakobwa bazapfa bumvi ibyo bintu barabivuga koko gucya muri kumwe mbona nkubone cyangwa babivuga bihereye bazi ko utabyumva mbona nkubone n'urutoki barumbyoruga mu mutwe ahubwo maze hari igihe umwe mukuru Aline yigeze kumbwira ngo yumva afite amatsiko y'ukuntu umutwe wanjye hameze ngo cyazamuye umutwe wanjye ngo akawujyana ku ishuri bakawukoreraho ubushakashatsi nyabo ngo bakareba niba hari ikintu kirimo imbere ngo cyangwa ari ikinogori baba we tererekera aho rwose wigumya kumbwira amagambo y'abari abakobwa kuko urabimbwira nkumva umujinya urazamutse nuko ntacyo mfite nabakoraho ariko ngifite nagikora abana b'abakobwa bagenza umubyeyi batyo byihorere wiba baramuho yewe namaze kumenyera n'ubwo akabi katamenyerwa gusa wenda hari igihe nyine bazagera bakamenya ko batoteza ikiremwa muntu bakisubiraho bareke n'abakobwa bazabona isi nawe ndayizeye ntigitinze amasomo iyo itakwigishije ibigutije ubujiji wabona hatabuze ushakamo rubumba maze akazabona ko hari abantu bareshya munsi y'ijuru baranuka bihagije ariko ntawe nifuriza inabi kubw'ineza ya nyina na nyina wabo Violette Imana izabarinde kugwa ku mugabo nka rubumba bazashake neza batunge batunganirwe babone ibyo barya n'ibyo batanga cyokoze ujya wigomana umutima mwiza Imana yakwihereye koko burya umuntu nagushakira ikibi nawe ukaba ari cyo umushakira ntacyo uzaba umurushije komeza wihangane tere komeza wihangane nyine warushye ntaruhuka nyine wa mubyeyi we ariko hari igihe mba numva nshaka gufata umwanzuro nkahura n'ikibazo kimwe gusa urabenya udahuka tere
umwanzuro ushaka gufata ugomba kubanza ukawigaho neza nako nizere ko atari umwanzuro wo kuva kwa Violette. Muho aho bigeze ntakubeshye nsigaye numva nahava nkigendera. Uramenya n'uwo mudayimoni ukoshye utokeshe tere uyu bagiye kwavuye kwa Ruhombo meze nk'umusazi nta kenda ugira wambara incabari warumye usigaye umeze nk'agati ko ku mazi. None rero urambaye urakeye urasa neza ubunaniye kwihangana ibitutsi by'abana. None se ko Ruhombo yakwicaga nabi nta kugaburire nta kwambike kandi n'ibitutsi inkoni akabyongeraho nkanswe bareba gutuka nta ugukubita. Ururimi ruraryana kurusha inkoni Muho. Uzi umuntu hora gucyurira ko ari ukugize ndabyo mu gitondo saa 6 nimugoroba akakwibutsa ko adahari wapfa nkayo ukubikira umwuka uhumeka. Ndakumva n'ukuri Muho urabizi ko nzi kwihangana ariko nakubeshya ikintu cyonyine gitumye nkiri kwa Violette ni ubwe. None se yaraguhamagaye akubwira ko abakobwa bamuguteranya gusaba kwihangana? Jewe ntabwo njya vugana nawe. Warabimbwiye koko. Ariko iyo nibutse neza yangiriye akanyizera kansiga mu rugo iwe kandi akambwira ati ngusize mu bana batari beza ariko uzamenye ko uzabatwara. Iyo nawe arabizi. Numva agiye adahari rwose numva nabamuhemutse. Violette ntacyo murebaho tere ahubwo wirebeho kuko Violette twaravugana igihe mva hano iwanyu mubwira ibyo umukobwa we yagukoreye turi kumwe nawe agahinda karamwica. Yarambwiye ngo no kuba ugiharura ikinya urumva ko natatangazwa no kumva ko wagiye kuko abakobwa barabazi aho si ikibazo. Denise arihira yagumya kumurihira utakihakora. Erega nanjye icyo kibazo nicyo cyahanziritse muri aya mezi yose kuva nyina yagenda. Birumvikana. Ubundi ntabwo nagombaga kurenza ukwezi kumwe kuva Violette yagenda. Ariko natekereza umwana wanjye nkavugana niba ashaka bazanyice sinzava atarangije ishuri. Ihangane yararangije. None se Muho nemera umuntu akomeza ncire mu kanwa cyangwa nigendere njye gukora n'ahandi. Ariko uziko nibuka ko umwaka w'amashuri warangiye ato nubundi se ko bari abakobwa banze kuguha amafaranga ya Natani nyine yakwemereye ngo ntabwo nyine yarihira abana babiri atabyaye uzigendere nyine ujye gushaka ahandi wakora baguha amafaranga yo kwishyura Natani. Natani se ugize ngo ndacyamwishyurira? Byagenze gute? Reka yibure n'umugabo ufite akana biganaga noneho aramwikundira aramwishyurira. Yo Imana ishimwe n'ukuri. Ahubwo si ikibazo shamuho ubwo ko nzagenda nanavugishije Violette ngo mubwire ko ngiye n'ikinjyanye. Yo cyari ngombwa azatahaze ko ndi mu rugo nahagera mbure koko. Ikibabaje kandi ntibazanavuga ikinjyanye ahubwo bazampimbira. Ariko ibyo uvuga ni ibiki? Niba ufite uburyo wagenda ubuzima bugakomeza uzabitegure wigendere. Nanjye icyo nzakora nzahamagara Violette ku ikoranabuhanga mubwire ibyo byose mubwire ikikujyanye. Nzamugura ko amafaranga yakwemereye kwishyura Natani abakobwa be bayakwimye kandi ukabona umwana watazava mu ishuri ugafata umwanzuro wo kuhava ukajya gukora aho bakwishyura rwose. naho nta kirimo shani cyaheze ariko iki kigore kimaze kugara koko. Kugara se gusa ko ahubwo yabaye nyirirugo ibaze kwifata akirukanka tutazi naho yagiye nta n'ikintu na kimwe yakoze. Ntabunyirije buretse araza kumbona cyakoza ntabwo adukira. Mbwiriwe uyu munsi umwe gusa ariko we natabwirirwa iminsi 3 mama zawe yarabyaye imbwakazi. Iminsi 3 kari ubusa shani wari tukazabumwiriza icyumweru. Icyumweru yaba yarapfuye apfa iki uriya yapfa ahubwo nungutse agatekerezo nzajya mbumwiriza buri wa mbere buri wa gatatu na buri wa gatandatu ngomba kumuhana akabona ko nubwo mama dahara ariko mpari mbesire gusa cyangwa ubundi waretse tukamwirukana shani ariko uzi umuntu wifata akakwiriza ubusa ntange rwose inzara iri kuncamo kabiri ndabona ahubwo wowe ubanza udashonje zibaho se nawe ureke gutera iseseme ntashonje Rona nashonje se wangaburiye. Ariko se wivuga nabi. Ubwo suranuka gutyo nkubwiye nabi koko. Ngiye nabi aho ngaho rero. Siki. Ubwo suri muravuga ubusa ngo ngurashonje ngo ngiye sinshonje nakubujije kurya se. Nakubujije kurya musenzi we. Ubusigiye waziye iyo uteka ntabwo ibiryo biba bihiye. Umva shani ya ye. Niko shani igihe naziye mba natetse se naje ryari. Nkaho duhuriye aha ngaha kakaya. Zibaho ngaho ari. Zibaho ngaho wintesha umutwe. Sawa. Ubusa umwanya wamaze uvuga ubusa ngo Tereza yagiye adatetse iyo bashyizeho amazi ntabwo aba amaze gucya tukaba dushyizeho ubugari. Udashaka kuvuga shani ariko nta soni hanyuma se navugaga ubusa navugaga njye nyine. Navuga wenyine wowe. Urambwira ngo aho naziye mba nashyizeho amazi wowe yo washyize hari hehe none ngo abari yo dutekesha. Ukabashaka rero ko abari jya wo gutekera.
ariko noneho aka ni akaga ndakurahiye. Shani yangeze kuri ubu aka kanya ngiye Shani yangiye kuba umuboyi wawe ari. Hanyuma rero urumva ushaka ko hari nari buba umuboyi wa Shani. Burya wanamuba rero wamubaho warine rwose. Ubundi se ko ari uko abantu mwibagirwa vuba ukiza ntiwakoraga imirimo kandi ukaniga ntiwabikoraga vugisha ukuri cyangwa urumva waramenyereye nta kicitwararika. Shani ndakwiyamye Shani ndaze ngo cecekaho ukora ibyo ushaka byose ariko uramenya udakinisha kuncyurira. Ngucyurira se wangira ute ngucyuriye cyangwa ubundi ndabeshya ukivanye mu cyaro se ntatekaga ntiwakoropaga inzu ugafura n'imyenda kandi nawe mashuri ubu ukangisha. Shani nakubwiye ngo zibaho ziba nawe ku izina ry'Imana wongeye kunyurira birahita biba bibi cyane. Biba bibi si biki hariho uziko mu rubanda mutaniyizi we siko mwiyibagirwa mu kanya nk'ako guhumbya nkawe warine urumva wangira ute koko tutabeshyanye. Njyewe nakubwiye ngo ntiwongere gukinisha kunyura by'uko mba hano iwanyu kuko mu izina ry'Imana ntakubeshye niwongera ndakwesa Shani. Ngukanyesa ngukanyesa ari ndakwesa uzikuza urwenya we uzikuza urwenya ngaho nyesa rero ngo wayi uburenganzira akira se ko nkwegereye nyesa se nakubanza nkuri kure we reka nkwegere maze ndebe ukunyesa nyesa uranyirega imbere sigira ngo sinakwesa ikiba kikaba none se wabuze iki ngo unyese nyine nyesa singuye umutwe nawe uteza kira se hakira wese ndebe nako akira ukuboko ibeshya unkora urengo ndagushishuraho urwo ruhu ariko Arine wa musanzi gazurana njyangu urankubita ari urandukurusha nkubise wakigagiye kukuyendereza n'ibyo gutera ku nshingaho nkaho tungana reka nkukupite nkumare amanyama ukimenya ushingaho nawe ugendera kure rasani nawe kamenya ko nkuruta ishano gusa ry'umukobwa nasi uniga ubwo niho wagira ngo nakubwiye ko ntanganya n'imbaraga nawe ugomba kubikwereka. nanyije kwica ubwo rero ariko n'ingaruka nzenge banira kiko kakoze utakitubereye. Iyo ntasi se ni wowe warumbeshijeho washiziwe iyo ntasi byakiyonja ntasoni kuzimu tayi wanyu nyine usubira muri cya cyaro mujya murya ibijumba mukarenzaho ibishyu kandi ubu nagusomanya n'igikuta Shani nagusomanya n'igikuta nakubujije kumbwira icyo kuvuga amatwi y'inyuma Arine wamurezi we uzikomeye ku gikuta nk'abavuye ndabizi nyine ndabizi ubundi se njye ungiriye neza kunyirukana kandi uzi ko nyiga ubuse ko suri iwacu urabona azakomeza kwiga cyangwa mise mbivuga nakubwiye ko ntabwo inyura. Nirimvira hano aze kubisanga hariya hanze. Ariko se mama uko kurana kugira inkweto ntasoni uzi ko izo bari n'abakira karizo nkoresha nta biraka byawe nshaka rubu so kuzisange hanze n'aya mapantaro yawe byose ngibaho birunzuze kubifata. Ariko se kuko mama ubwo ntiwasaze koko ngo iki uranjugunyira imyenda n'inkweto koko ukabita hanze ubusugamije ko ntarwaye inda ntarwaye imbaraga sa ko nta biheri mfite wandikiye imyenda koko ibyo bifite nabyihanganira nkabishyuhiriza amazi nkabitwika bikagenda ariko kugarama hano nta kintu ukora ntabwo nabyihanganira ruhu kirazira kikaziririzwa. None se mama mbwira koko niba ushaka no kunyirukana mu nzu yawe cyane rwose wanyirukana gutyo boshye wirukana umusha siwe urasohorera ibintu muri iki gitondo uragira ngo nge nabikubwiye kuva ryari ubu ntabwo ari ukwezi kwa kabiri nkubwira nti ngewe Leonsia ntabwo mfite akaboko kagaburira umugabo ungana nkawe urya atakoze niko rubu ndakumva mama ubundi ko ari ukutagira isoni iyo uje ukarya ku manywa warangiza ugakaraba ukabuyera ijoro ugataha ukarya ukagarama mu gitondo ukabyuka uhoza igikoma ubu utekereza ko byikoze ubu utekereza ko mfite ikigo cy'impa ibiryo by'ubuntu cyangwa uba wumva ari Imana yaduhaye. None se mama ubu ntabwo maze iminsi ngwaye ijisho koko
none se wowe wishyize mu kigwi cyanjye iki kijisho kimeze gutya wagikora n'iki koko? Erega nta n'isoni ugira uratinyuka ukitwaza ngo bakumennye ijisho. None se sibyo? Hanyuma se barimennye wagiye kumpingira, barimennye se wagiye kumpahira, cyangwa barimennye uri kumvomera? Niyo bayamena yombi. Mama, nukuvuze mama? Warambyaye ukandira ukankuza? Niyo bayamena yose? Ubwo noneho ushyigikiye bariya bagome bambaye umugoma mukesha na Nteziryayo? None niba narakubyaye nkakurera nkagukuza kuki wowe utashobora kundera ngo nsaze neza, ahubwo ukaba ugiye kumbera umutwaro? Kuki utabasha kurera abana bawe ngo bakure? Ubeje abana ntibazataha, bazaza barya iki? Abana bazajya bandeba ndi nyirakuru nawe undeba uri se? Nta soni. Ariko se mama, ubwo bazabura ibyo barya bate? Hariya ntihari imirima, umurima w'ibijumba n'imyumbati. Nta soni Rubu, uravuga ngo umurima w'ibijumba ukagira ngo warawuhinze, ubundi waba warawuhinze bwo da? Ibijumba biribwa byonyine? Biraryoha ariko. Nta no kubisimburanya cyangwa ngo bikenere n'imboga zo kubirisha. Ariko mama, mfite igitekerezo. Kimeze gute? Nk'ubu tuguza agafuka k'umuceri, tukagura agafuka k'akawunga, nuriya murima w'ibijumba bikunganirana, byazajya gushira abana batarasubiye ku ishuri. Ubanza kuri iyi nshuro noneho ubaye umugabo da? Ngaho simba kubigure rero, ubizane wongere ubona akajerikani k'amavuta. Iki kiruhuko kizashira nta kibazo kiraha rwose. None se uragira ngo hari amafaranga mfite mama? Ngo iki? Nibyo ndimo nkubwira nyine wowe, kugira ngo uhahe kuko niyo byazashobora abana. Umva nkubwire Ubu, ntabwo nkiri mu miteretano nawe mvira mu rugo. Ngese ndakwirukanye singushaka mu rugo rwanjye, mvira mu rugo cyangwa niba wanze umbwire njye kuzana abayobozi bahagukure ku ngufu. None se mama, nawe rwose w'umuvyeyi, ubu suranyirukana ngo ngihe koko? Genda. Ubu koko ngiye kurara mu iteme na mayiwabo kandi ndi umugabo? Ntabwo uri umugabo, kuko nta mugabo ungana nkawe gihenya nko nubaho. Sokera mu nzu, sokazi, usange abagore bahura bafite batabarika ndetse harimo nabo ngewe ntazi. Ubuze mama, uransunika unjyana he koko? Genda. Ariko rwose mama, rwose wambabariye, waretse nkabaza nkagerageza agashinga nari mfite, hari igihe kaza mu mafaranga nkongera nkakungukamo utundi dufaranga nkajya gufasha kurera abana banjye rwose. Ngo agashinga? Nta gashinga rwose. Agashinga se agashinga nyabaki? Ko wowe wamaze gupayuka umushinga wakora ukabyara amafaranga ni mushinga nyabaki? Mama, reka ngaruke ngusobanurire mama. Mushinga ki? Urumva ni umushinga w'ubucuruzi maze iminsi ntekereza, kandi rwose ushobora kuzabyara amafaranga afatika. Ndashaka ko nzajya ngufasha, ngafasha n'abana banjye bakiga bakarangiza bose, ubundi nanjye ngasubira ku murongo neza. Ayo nama yari yo kugira ngo nakwirukana Rubu? Oya ariko kandi narahiye nimpa mugomba kumvira mu nzu. Ejo abana bazaza, ntabwo narera abana ngo mbarerane na se sinabishobora. Ayo matakira ngo yawe y'imishinga uzajye kuyakorera mu gasozi kuko umushinga utakoze iminsi yose umaze ugaramye hano. Uwo nta mushinga urimo. Ariko mama, ntabwo ari amatakira ngo. None ni iki? None se wagira ngo umukoresha iki? Kuko nari mvuye kwa Mukesha nta n'ifaranga ryaciwe, nta n'iritoboye mfite. Iyi yose ayagucuje yamusigiye. Nuko ntukeye kabiri ankubitishiriza mu kabari n'umugabo we. Gusa urumva umushinga w'ubucuruzi ari kuwukora nta gishoro. Hanyuma se ubu warakibonyera buracyo ujya kurangura? Nyine urumva ndagira ngo twumvikane uko twafatanya, ese tugafatika tukagishaka ngatangira ngakora. Ngiye ngushakira igishoro? Uri umuvyeyi wanjye ariko. Rubu, ndakumva mama. Ufite amahitamo abiri, nta rindi jambo ndenzaho. Ariko wongereho ko ntacuruza. Soka mu nzu yanjye, ibyawe ngibiriyeho nabijugunye. Cyangwa umbwire niba wanze nge gushaka ubuyobozi bugusohoremo ku ngufu za leta. Sikiwe. Ariko izi nyoni nazo ntizijya ziberwa ko tuje hano. Ziba zitwibajijeho bikaziyobera. Buriya ziba zibazanya zita abantu babura kuganirira iwabo bakaza kuganirira mu ngo zacu bite byabo. Inyoni ni utunyamaswa twiza twikundira amahoro n'abantu. Buriya iyo zitubonye zikabona turaje turiyicarya ntawe uziteye amabuye, zihita zitwishimira zikatubwira ziti karibu iwacu. Mwarabyibushye bana ba, mumeze neza pe. Ubusa nate nizarabyibushye. Reba iri gufwa ryo mu ijosi kutaribikamo amafaranga. Zaba nyirata, nawe nugera mu wa gatandatu urimo gutegura ikizamini cya leta nzagusubiza. Uzabaze njyewe sinjye ntinya amasomo cyangwa ibizamini. Urumva niba ari igihe cyo kwiga ndiga kandi shyizeho umwete, yaba ari igihe cyo kurya nabwo ndarya kandi byinshi, yaba ari igihe cyo gukina ndakina kandi cyane.
ugiherera mu gukina ubwo umunsi wazanye 5 uzasobanura niba warajyanywe no gukina bakase kandi ariko mama kutavuga ukatureba gusa bana banjye mba nimo mbitegereza mbumva kuntu mucyocyorana na mukina iyo muvugana utwo tuntu two mu ishuri mba numva nezerewe ariko n'ubundi ubanza umaze iminsi unezerewe mama reba warabyibushye wabaye mwiza umuntu arabona ko imihangayiko yashize rwose imihangayiko ntabwo yashize Denis ahubwo kwihangana ko hariyongereye none se mama uracyahangayikishijwe n'iki ubundi wavugaga ko uhangayikira twebwe Denise yararangije nanjye nabonye umuntu urihira amashuri nta kibazo kigira mu biruhuko tumeze neza kwa mukecuru nubwo adutuka ariko aratugaburira wowe se ufite ikihe kibazo erega abana banjye baravuga ngo warose nabi burinda bucya kandi ngo agahinda gashira kandi aribagara abantu bakeka ko naruhutse umuruho wa so ariko burya ngo warushye ntaruhuka mama kuvuga imigani myinshi y'agahinda ufite ibihe bibazo utatubwiye tubwire rwose mama abana banjye nakomeje kubibahisha kuko nangaga kubibabwira murimo mutegura amasomo yanyu ngo bitabavangira ariko buriya mfite umutwaro ukomeye cyane wo kubana n'abakobwa ba Violette bariya abana kuva ku munsi wa mbere nahageze baranyanze ntazi icyo bampora kugeza uyu munsi ubanza n'isura yanjye bajya mu maso bariya se bakugira gute ko bataguhaye akazi mama wowe ujya ubihorera bakwanjye bapfa kuba ntawagukubita cyangwa ngo agutuke ntawankubita nata ariko kuva nyina yajya i Burayi barantuka bakarengera utekereza umwana ungana na Denise atinyuka kunyita igihuyuyu mama baratinyutse bakubwira ibi ndeka wa mwana we mbega amashetani kazi y'abakobwa ibyo bitutse mbiheruka kuri papa nari nzi ko nta wundi muntu utukana gutyo none n'ingirwa abakobwa zanize zitukana nk'abashumba ariko ubwo ninde wagututse gutyo mama wamubwiye rwose ni kashani yakakubwiye gutyo cyangwa ni kimwe ngo narire umwaturuka iburyo undi akava ibumoso bagatuka simenya ngo ninde uvuze iki gusa abana muramenye mutazagira uwo mutukana nawe mu nzira cyangwa n'ahandi mwahurira mujye mwicecekera nanjye naricecekeye mugirire nyina ko yangiriye neza akamfasha mukiga Denise akaba arangije icyo mama yibuza mama abo ni umuntu mwiza se nk'abana rwose buriya na Natane kwiga ko yabigizemo uruhare ko niwe waduhaye yamujyana mu gihembwe cya mbere rwose wabona iyo atajya kwiga icya mbere uriya mugabo ntaho bari guhurira ngo amwikundire yemere kumurihirira ntaho bari guhurira kuko n'ubundi impura nawe bwa mbere yarampaye irifuti ngiye kureba Natane ku ishuri ikindi kandi cyamwongerera urukundo nuko namubwiye Natane agahita asanga asanzwe amuzi kuko yari inshuti n'umwana we urumva rero yaba ataragiye igihembwe cya mbere ntaho nari guhurira na Sekamana ubwo se muzi ko nziza mbafitiye papa Roger yarambwiye ngo kuko nagize amanota meza nk'uko yari yayansabye ngo umwaka utaha njyewe na Roger azatujyana kwiga hanze aho tuzakomereza na kaminuza ubundi tuzagaruke turi abaganga b'inzobere impundu we ariko disi izina ryo muntu koko Sekamana ni Sekamana pe ese uyu mugabo nzamushimira nteko nta kintu mfite namuha koko umugisha w'Imana gusa ujye umugenda imbere umugendeho hagiye hose ibyo rwose nibyo mama none se icyo nashakaga ko wishimye ndishimye mwana wa arishimye rwose amarira aragiye nanjye rero nari mfite indi nziza cyane ariko nanze kuyivuga ugifite amarira mama ndashaka ko hari ahantu kwa Violette hararira ijoro gusa iri rya none ejo ntuhirirwe kuhava aho ngomba kuhava nabwiye na Muhoza ngo azambwire Violette ko ikoranabuhanga ryabo ko kwihangana kwambanye guke nkaba ngiye kugenda ariko ndacyashaka ahandi nzahita njya kuko ntabwo nakongera kuza kwa nyogokuru kubana yo naso namenye amakuru ko so yanshorekeye yamwirukanye agasubira mwanyina ntabwo nagaruka rwose papa se hari uki haba ko natwe twaje abaturanye batubwira ngo nyogokuru yamwirukanye ngo asigaye yibana mu gasantere ahantu mu kazu k'icyumba kimwe uko byamera kose na nyogokuru wanyu ntitwabana na ta sinzi ikintu kimuba mu kanwa cyanduza amagambo avuga sindumva na rimwe avuga ijambo ryiza ubwo rero nzabanza nditonde mbona ahandi ngomba kwerekeza
nta kwitonda kundi gukenewe mama ubu ngewe aya masaha tuvugana ndi umukozi w'umushinga kandi ugomba gutangira akazi ku wa mbere ariko wa mwana we koko we bampaye amafaranga yo kwitegura nakodesheje inzu namaze kuyishyiramo ibyangombwa byose ngomba kuyiraramo rero utikide nize mwana wanjye we mwumvise neza cyangwa mwumvise amahushuka nashaka gusubira ubu tuvugana ufite akazi we mwana we urakoze umusegera akazi na diporome itari yasohoka koko mwana wa ariko wa mwana we kumurera ntabwo wumvise amahushuka mama kugira umubwire nibyo ufite akazi k'umushinga wigisha abantu guhinga kijyambere kandi ugomba gutangira ku wa mbere gitaha ejo nzarora mu nzu yanjye nakodesheje hafi y'akazi ibya diporome rero ntayo ariko iyi Imana yagutoranyije abandi batanga diporome wowe ugatanga biroti yo mu wa gatandatu mukemererwa kwicara mu kizamini cy'akazi bagatsindwa ugatsinda Imana yagusize amavuta mwana wanjye wa data we ubuse bana wa iyo Mana turayishima dute ubuse duhumirize dusenge Imana tuyishimire kuko iri byishaka mu gihe cyayo ikabisohoza koko none se baba mbega ibyishimo we hagira usanga twahumirije turimo dusenga urumva atavuga ko twasaze koko ubwo wenda reka dutere akaririmbo ko gushima Imana oya nanone nta karirimbo abantu se bumvise duhanitse kuri aya manywa kandi turi mu ishyamba bahagira ngo turi kubandwa ahubwo Deni ibyo kongera kuri aya nuko n'abakobwa ba Violette ntibirimo aka kanya ngiye kuzana ibintu byanjye byose turaye tujya aho uzakorera rwose ndabizana pe ntacyo bitwaye mama ntacyo rwose rero tuwe ntumugireho ikibazo telefone imeze nk'iriya ijyamo ikoranabuhanga rya murandasi nanjye barayimpaye uzayimubwiriraho uko byagenze kandi uko muzi rwose azakumva ntazakurenganya rwose ntazandenganya